Radio Isango, Voice of Africa. Kate zaniye telefone ya papa niyumvira ikinyarwanda. Reka nanjye niyumvire Radio Isango. Icara hasi rero twumve twese. Sawa, icara nawe. Yo, uziko Radio Isango yazi igihe, reka tubibwire ababyeyi bacu. Abagome mu naje nje kuguhobera ikindi nje kukuyagira unyemerere gikundiro mwegamire duhozanye idora bawe barashize amarira na amariba ngo byihetsa bavandimwe unyemerere mbuyagire yarweru n'ubusamo ngo bicike bakwivune nawe ibyawe bagabane aramwicana rwigara imfubyi zibamagana ngo byemere banyagibye abo boromba sigize gasakure wabavuraga umutima abonye ko watawugira atinya kwaza bivuga haramwica kayitare wicikiye kwicumu jenoside irangize hatazagira usigara type of
inshuti bakunze ba radio Isano televiziyo munyemerere noneho twinjire muri dushingiye kuri ubu buzima bw'aba baturage ubwo bariho baracamo muri aka kanya cyangwa se ubwo bakomeje gucishwamo muri leta ya FPR aho umuturage ahinga akamburwa aho umuturage akora ntasarure cyangwa kihingira ntasarure aho umuturage agura ikibanza ubuyobozi bwabwo bukaba ari bwo bumwambura icyo kibanza aho umuturage ahaguruka kugira ngo akorere urugo rwiwe hanyuma leta ndetse n'abakozi bayo bakaba ari bo bamuhagarika muri ubwo buryo ndetse tugiye kurebera hamwe ese umuturage koko yaba umuturage w'igihugu bigenze gute. Ibi biganiro byacu twatangiye muri iki gihe ni ibiganiro byo gukorera ubuvugizi abaturage batuye mu Rwanda. Nimba mwabyumvise neza abaturage bageze ku rwego ruvuga ruti nimba ari ugupfa tuzapfe ariko ntago dushobora gukomeza kwihanganira ko abantu baturenganya ku rwego rugeze ahangaha. Munyemerere rero mu kanya gatoya ngiye kwakira umusesenguzi ndetse nakwita ko atakiri umushyitsi kuri radio Isano ahubwo yabaye umusangwa aho tugiye kuganira ku bijyanye n'ubu buzima abaturage bo mu Rwanda bariho baracamo. Ese koko abanyarwanda mu by'ukuri bafite igihugu cyabo? Ese koko abanyarwanda bariteguye gukomeza kuba abanyarwanda cyangwa abanyarwanda bahinduwe abanyamahanga ku butaka bwabo? Ibi rero ni bimwe mu bintu tugomba gukoraho ubushakashatsi muri iki gihe kandi tukanabiganiraho kugira ngo turebere hamwe ubuzima abanyarwanda bakagombye kuba barimo kuruta uko twakomeza kuhengekereza tuvuga ibyo amahanga tuvuga iby'abenegihugu b'ibindi bihugu, ahubwo tugiye kurebera hamwe uburyo umunyarwanda yakagombye kubaho kugira ngo yemererwe kuba umunyarwanda. Ni mu gihe Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakomeje kubwira abanyarwanda ko bagomba kuzirika umukanda, bagomba kwihesha agaciro, ariko se ibyo byose abibwira abanyarwanda b'abanyarwanda bafite uburenganzira mu gihugu cyabo? Ibi rero nibyo tugiye kurebera hamwe n'abasesenguzi batandukanye bari buze kugenda baganira kuri iki kibazo. Ndakuramukije Bwana Sinderibuye Muhamadi. Mwaramukanya Imana, amakuru yanyu murakomeye? Yego turashima Imana, nubwo twabyukiye mu kavuyo k'ibikoresho byatuvuruze cyane ariko turashima Imana ko tubashije kugeza ku banyarwanda ibiganiro by'uyu munsi. Aho mwebwe mumeze mute? Turakomeye nta kibazo, Imana iracyarinda ya. Natwe turaho uretse ibihuha niho ndabona by'amaliste ngo yagomba kwicwa muri Uganda no gusubizwa i Rwanda, ariko ngira ngo abanyarwanda b'i Rwanda bazabasubizayo. Gihe igihugu cyanye ni Uganda, ubwo bazabanza kubisobanura banatubwire impamvu zabyo. Ubwo rero ba bloggers, abanyamakuru bari hano muri Uganda bose bahahamutse bitewe n'ayo maraporo cyangwa ayo maliste ari harakorwa, ariko giwe ntigeze mpa agaciro kuko nayakoreye analysis nkoresheje amamashini atandukanye, mbona icyandiko gishobora kuba kiri fake kuko biravugwa ko ari liste yakozwe n'u Rwanda ariko wajya kureba ukabonaho stamp y'ikindi gihugu. So biri confused, biragaragara yuko bishobora kuba atari iby'ukuri cyangwa se ari abashaka gukanga abantu. Ariko mu gisirikare baravuga ngo nta makuru aba niba y'ibihuhwe abaho, nta makuru y'ibihuhwe abaho. Nayo turacyariho turayagenzura kugira ngo tumenye inkomoko yayo n'uwatekereje gukora iyi liste n'icyo yaragamije. Byanga bikunda turaza kubimenya kandi turaza kubikurikirana kuko dufite ubushobozi bwo kuba twa detectinga imashini cyangwa se umukono w'umuntu wanditse wakoresheje
ndetse kubera ko twanabonyeho ukuboko k'umuntu byatworohera, biraza kutworohera cyane kumenya inkomoko y'ibi byandiko. N'ayo makuru dufite muri Uganda ni amakuru y'amarisita ariho aracicikana, hariho bagewe, hariho ba Ibrahimu, hariho ba Ezekiel, hariho ba Bosco Impaya, hariho ba Theo, hariho ba Siomana Tanazi, hariho ni benshi bariho ba Ivan Sano Media Africa n'abandi. Yenda iyi liste ntago turi buze kuyizana ahangaha, ariko kuko ntago ari amakuru afatika bwana Sinderibuye, ni amakuru akiri mu kirere, ngira ngo babimpaye ejo cyangwa hirya y'ejo, ariko iri joro naraye mbikorera ubushakashatsi, sindabona ko ari urwandiko umva gatoya kuri iyo ntuza yosije nayumvishe abari kuri gahunda bose. Ntabwo ugomba gufata minenerwe iyo message, ahubwo ahantu mugomba kubirometa ni muri guverinoma. Nizere ko abari aho ngaho mwese mufite ubuhungiro mwahawe na UNHCR kandi mwahawe na guverinoma. Ibyo bintu mugomba guhita mushaka ukuntu mubishyira muri UNHCR na guverinoma ikamenya ko muri under danger. Ibyo bintu ntabwo byasohokeye ubusa. Ibyo bintu mujye ayo mazina yose nayumvishe yose muyashyire muri UNHCR, muyashyire muri guverinoma, mumenye yuko muri gushakwa, ntabwo ari ukubeshya. Ibyo bintu biri serious, kuko nk'ahantu ndi hano abantu bashobora gukorera kuri social media abenshi barapfuye, barapfa, kandi baba abicanyi. Uwo mugabo sinzi ikibazo afite, gutera ubwo umunyarwanda, kandi nawe umunyarwanda ntatinya gupfa, kimwe nuko nawe adatinya gupfa. Gutinya gupfa ni ubugwari. Ubwo rero uriya mwana wari uri kuvuga ati ngewe nzi ko nimpfa ndi kuvugira abanyarwanda ntawe cyo nzaba mbaye, nawe rero niba ashaka kwica yicira abanyarwanda, ibyo ni ibisanzwe. Reka dukomeze, murakoze. Ntabwo ngewe iki ngiki urumva, nimba ashobora kuza kwica akagenda umwana w'igihugu w'ikindi gihugu, ntago, kandi umwuga nkora no w'itangazamakuru ni umwuga nize, ntabwo ari ibintu natoraguye mu muhanda, ntago ndi blogger, ndi umunyamakuru w'umwuga kandi nkorera mu gihugu cyanjye, ntago nkorera mu gihugu cye. Natitonda bishobora kuza kumugwa nabi, gutera ubwoba umwene igihugu w'ikindi gihugu no kumushyira kuri liste ya under day, kumushyira kuri liste yo kumwica. Ibyo ngibyo rero abyitondere, yenda yatera ubwoba bagenzi be bari abanyarwanda bavuye i Rwanda, abo yigeze kuyoboraho n'abayobora. Ariko twebwe turi abanyamakuru kandi turabene igihugu b'ikindi gihugu, rero abyitondere kuko bishobora kumugwa nabi cyangwa bikamuzana ikindi kibazo. Reka rero yenda twigire ku ngingo yacu y'ubuvugizi bw'abanyarwanda. Numvise bavuga ngo kubera iki nkora inkuru zo mu Rwanda. U Rwanda ni intara mu karere ka East Africa. Nimba rero ari imwe mu ntara za East Africa, nta cyambuza kurukoraho inkuru. Icya kabiri, nkora inkuru ku Rwanda nk'uko nzikora no ku Burundi. Nkora inkuru ku Rwanda nk'uko nzikora no ku Burundi. Rero uyu munsi ndagira ngo n'ubundi ntitureke gukora inkuru ku Rwanda no gukorera ubuvugizi abanyarwanda. Sinzi bwana Sinderibuye niba utari bize tukaba twatangira ikiganiro cyacu. Okay. Numva gomeze nkaho uri bize. Going to be busy, so sorry, I'm coming now. Okay. Nshuti bakunze ba radio Isano televiziyo, nk'uko mubyumvise bwana Sinderibuye ndumva ari bize, ariko ntago biri butubuze gukomeza ibiganiro byacu by'uyu munsi.
bakunzi bacu, bakunzi ba radio Isano televiziyo, ntabwo uyu munsi nshaka kuvuga cyane ku bijyanye n'ayo makuru akomeje guhuhuiswa, akomeje kuvugwa, akomeje gutangazwa mu buryo bwo gutera abanyarwanda ubwoba ndetse no gutera bamwe mu banyamakuru ndetse n'aba bloggers ubwoba. Mu bisanzwe igihugu gifite demokrasi kigira aba bloggers kikagira abanyamakuru, ariko iyo itangazamakuru ritangiye kukangwa no kunyigirizwa cyangwa se guterwa ubwoba, kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Muri iki gitondo rero nk'uko nari nabivuze, ndashaka turebere hamwe ese ubundi umuturage w'umunyarwanda yakagombye kuba ameze ate. Abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo agahugu katagira umuco karacika. Iyo tuvuze ngo agahugu katagira umuco karacika, tuba tuvuze iki? Tuba tuvuga yuko umunyarwanda muri rusange yakagombye kugira amakuru ndetse akagira n'igihugu, akagira n'umuco umuranga. Abanyarwanda barangwaga n'imico itandukanye, ariko cyane cyane imico wabo wari umuco wo guhuza ndetse no kubana, gusangira duke bafite. Aho baciye umugani bagira bati aho umwaga utari agahu k'imbaragasa kiyorosa barindwi. Barongera bati aho umwaga utari uruhu rw'urukwavu rwiyorosa umunani. Abanyarwanda rero babaga bamenyesha yuko nubwo u Rwanda rwaba rukennye, nubwo u Rwanda rwaba rufite ibibazo, nubwo u Rwanda rwaba rubangamiwe, ariko byanga bikunda abanyarwanda bafite ubumwe bashobora gutera imbere, bafite ubumwe bashobora kugera kure, bafite ubumwe bashobora gusangira agatoya gahari maze bakagira amahoro. Niyo mpamvu bavugaga ngo aho umwaga utari agahu k'urukwavu kiyorosa barindwi, cyangwa se uruhu rw'imbaragasa. Sinzi niba muzi uruhu rw'imbaragasa uko rungana, niba murwibuka uko ruba rungana. Mu by'ukuri uruhu rw'imbaragasa ni ruto cyane, ariko bavugaga ngo aho umwaga utari. Kubera ko uyu munsi umwaga wabaye umwaga mu Rwanda, hari ikibazo gikomeye cy'uko abantu batagisangira, batagihuza, kubera ko hari umwaga. Ubundi aho umwaga utari uruhu rw'urukwavu rwiyorosa barindwi, kandi aho umwaga utari uruhu rw'imbaragasa rwiyorosa barindwi. Noneho ukibaza, ese uyu munsi kuri iyi leta ya Kagame, kuri iyi leta ya FPR, uruhu rw'urukwavu rwakwiyorosa yibura n'umuntu umwe? Ntibigikunda. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko nta muco nyarwanda ugihari. Ubundi umuco nyarwanda wakomokaga kuki? Muraza kumbabarira kubera ko ngiye gukoresha amagambo atyaye kandi akomeye, kubera impamvu zitamvuyeho. Impamvu zitamvuyeho ni izihe? Ni ukubera yuko nkurikije amarira y'aba banyarwanda mumaze kumva batakamba bagira bati dutabarwe, mudutabare, mudufashe, mutugirire neza, dushobore kuba twabona amazi. Abandi bakagira bati kuva saa 7 z'ijoro abantu baduteye, baraje, bariho baragurisha ibintu by'abantu, bariho baranyaga abantu, leta ntigeze yakandagira, nubwo twayitabaje ntigeze iza gutabara. Ubundi nta ahantu hakorwa eviction mu masaha y'ijoro, kirazira kikaziririzwa pe. Ibi bintu ntago nigeze mbibona kuri iyi si, nta naho nigeze mbisanga. Rero muri rusange iyo ugiye kubyitegereza usanga ari ikibazo cy'uko nta muco abanyarwanda bakigira. Sinzi niba bwana Emmanuel ubonetse, bwana Sinderibuye ubonetse. Ya ndahari ndabonetse, nuko nari mpuye n'ibibazo, urabona ndacyari mu rugendo, ariko ndahari. Urakoze cyane. Noneho rero nagira ngo dukubite tubangura, kuko n'amasaha aragiye, amasaha yo gukora ari haratwegereza. Nagira ngo dukubite tubangura, ndagira ngo nkubaze ku bintu bigera nko kuri bitatu. Ni iki kigira umuntu umwene gihugu? Ni iki gitanga inkomoko ku muntu bakavuga bati ni umu South Africa,
ni umunyamerika, ni umunyarwanda, ni umurundi. Ni indangamuntu bibimugize, ni indangamuntu imugira icyari, ni uko leta ibimuzi. Ni iki kigira umuntu umwenegihugu? Umunyamakuru murakoze. Ikintu kigira umuntu umwenegihugu hari icyo bita first, harimo ubundi hano babara iyo ugiye kubona ubwenegihugu bakubaza igituko cy'ubwuzukuru bwawe, ahantu ku bwuzukuru ku buvi n'ubuvivi urinde wo kwande. Ariko ibyo ngibyo ni procedure z'ibihugu bya Afurika. Iyo bivuye kuri ibyo rero byo kukubaza ubuvivi bwawe iyo uvuka, noneho hari ubwo icyo gihe ugarutse mu gihugu wari impunzi kugira ngo bisobanure aho uvuka. Ariko ikikugira ubwenegihugu harimo umuco. Ikindi cya kabiri, nubwo waba uwo muco utawuzi ushobora kuapurayinga leta. Mumbabarire gatoya ndabona. Hello, waramutse amahoro? Nawe mwaramukanya amahoro y'Imana. Yego, uri kuri radio Isano televiziyo bwana Nzayire. Nagira ngo turamutse utwibwire yenda, hanyuma nkwibarize ikibazo. Urambabarira kuba ngutunguye? Wenda niba no ku Isano, kuko Isano dufitanye n'ubundi ni ururimi dusangiye, bivuze ngo n'ubundi ikomoko ryawe n'iryanjye bifitanye isano. Ubwo rero n'ubundi ntabwo waba ununguye, kuko n'ubundi unumiye ufitanye isano nawe. Amen, 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 amen. Ku murongo n'ubundi ariko twari dusanzweho dufiteho n'undi muntu twariho turasesengurira hamwe. Ni umuntu witwa Sinderibuye, ariko urinjiye bibanza gukatika ibyiwe, ariko nawe arahari rwose, ari muri studio. Bwana Sinderibuye, uraza kwihangana, hari undi mugabo w'intwari nawe winjiye. Ni umugabo nzi neza w'umunyamuco ndetse ukunda igihugu cy'u Rwanda. Nifuje guhamagara kugira ngo dufatanye kuri iki kintu cyo kuba umwenegihugu. Ni iki kigira umuntu umwenegihugu? Bwana mutumirwa mushyashya, uranyemerera Sinderibuye amanza tubwire aho yarageze, atubwira ati kugira ngo umuntu abe umwenegihugu, ko narimbaje se kuba umwenegihugu nuko uba ufite indangamuntu, nuko leta ibikuzi. Ni iki kigira umuntu umwenegihugu? Sinderibuye ngira ngo wakomereza aho ngaho, hanyuma tukaza kwakira n'umutumirwa wundi nawe akatubwira ni iki kigira umuntu umwenegihugu. Kuko mu gihugu cy'u Rwanda dufite ikibazo muri aka kanya, muriho murabona abanyarwanda basa nk'aho atari abenegihugu. Impamvu mwese murazizi, nuko ibyemezo byose biza bibagwira, ntago babazwa. Nta ntumwa za rubanda zihari zicara mu parliament zivugire icyo zivuga ku bijyanye n'abaturage. Reka naye kumara umwanya, yenda muraza kudusesengurira ku bijyanye no kuba umwenegihugu. Ni iki kigira umuntu umwenegihugu? Bwana Sinderibuye, wakomeza iminota 2, hanyuma tukakira n'umutumirwa mushyashya. Murakoze cyane. Nawe ndi kuvuga ko ikigira umuntu umwenegihugu hano mu muco, ariko biterwa n'ibihugu ku bindi. Nk'u Rwanda kuba umwenegihugu narinzi ko bakubaza so na nyoko, bakakubaza umurenge aho uvuka, babyitaga serire, bakabyita segiteri, hakaza na komine na perefegitire. Iyo wamaraga kwisobanura baragendaga bakareba ifishi yawe ko iboneka, ifishi ya so na nyoko ko iboneka kuri komine, hanyuma yari habonetse bagahita bagira gute, bagahita bakwemerera nyine bakaguranga mu ntibirirwaga babaza, bahitaga bavuga ati ese iso na nyoko bariho cyangwa barapfuye. Niba bariho
ubwo bazaga kubipuruvinga ubwo bigaragara ko uvuye hanze. Ariko rero mu bundi buryo nabwo icyo gihe ntabwo wagenda ubaza irangamuntu utari kuvuga ikinyarwanda, utafite umuco wa kinyarwanda. abari kuguha irangamuntu, abari kugushakira irangamuntu bareba n'amafishi y'ababyeyi baravuga ati ese iyi mpamvu utakivuga ikinyarwanda ni iyihe? Yenda muri Kongo marayo igihe ndaje, ariko ababyeyi banjye n'aba navukiye na hano kuri hospital, yenda urugero hari Kibogora cyangwa se urugero hari Shyorongi ku bitaro, cyangwa se hari bari ku bitaro, ibintu nk'ibyo. So ayo mafishi icyo gihe byakoreka byarapuruvingaga ko uri umwenegihugu. Hanyuma ikindi nacyo umuco nawe urimo. Ikindi cya kabiri, niba nanone na leta ibyo bita komiti, leta y'igihugu ishobora kugira umwenegihugu kandi bitewe n'uko wisobanuye ukuntu ukeneye kuba umwenegihugu, impamvu zitumye utaba ubwenegihugu, udashaka ubwenegihugu bw'aho waturutse. Ariko ntibavuga ubwenegihugu utavuze aho waturutse. Ubwo rero ikigira umwenegihugu ni leta yawe ishobora kukugira umwenegihugu cyangwa se ikakwima ubwenegihugu kandi uri n'umwenegihugu. Leta iyo ari yo yose ishobora kukwima ubwenegihugu kandi uri umwenegihugu. Ibyo rero ubusobanuzi bwanjye ndumva ari ubwo ngubwo, kuko ushobora kuba uri umwenegihugu ariko leta ikakwambura ubwenegihugu kubera iki? Guhohotera, akarengane, kwimwa uburenganzira bw'umwenegihugu kandi uri umwenegihugu. Leta rero ishobora kubukuma kandi uri umwenegihugu. Nuko rero ubwenegihugu uko ububona nyine ubuhabwa na leta, iyo ibikwimye irabukwima kandi ikagufunga, ikagucakaza, ikakwambura uburenganzira bwawe. Birashoboka nabyo. Murakoze. Reka tujye ku mushyitsi nawe atubwire umuntu aba umwenegihugu hashingiwe kuki? Mbajije icyo kibazo kandi ni cyiza cyane. Nanjye ntabwo ndi umunyarwanda utura mu Rwanda, ariko ndi umunyarwanda w'i Rwanda. Nshatse kuvuga iki hano? U Rwanda ni imipaka, ni igihugu gifite imipaka kuko gifite ubuso bw'ubutaka, ariko i Rwanda ni mu muco aho nkomoka nawe ukomoka. Nakubwiye dufitanye isano njyewe nawe. Rero kumbwira ngo nk'uko watangiye uvuga ngo nkunda u Rwanda nkunda, ndimo ndaruvuga n'urwo muriyeho nawe, kandi runo Rwanda ubundi ntabwo ruhari. Ni nayo mpamvu nta mwenegihugu w'i Rwanda uhari. Muzi neza yuko kera habaga hari ibintu byakorwaga bigakorwa mu buryo butari ubw'i Rwanda, bakavuga bati biriya si ibintu by'i Rwanda. Iyo witegereje muri iki gihe ibintu bitari iby'i Rwanda nibyo bikorwa, kuko i Rwanda hatakihaba. Mubwiye rero ngo nta Rwanda ruhari, nabwo ubwarwo wakenera kumbaza ibindi bibazo wenda byaba bikeneye ikindi gisobanuro. Ubundi igihugu kiba kabiri, hari igihugu n'ubutaka, hakaba igihugu n'umuco wacyo. Rero igihugu n'ubutaka ni n'uburyo nawe urimo abantu babiri, uri umuntu w'umubiri kandi uri n'umuntu w'imbere, ariwo umutima muzima waba ufite ugahinduka umuntu nyamuntu. Rero iyo igihugu kidafite umuco wacyo, burya nta n'umutima kiba gifite, kandi kidafite umutima cyose nta n'ubugingo kigira. Mu yandi magambo, nta kubaho kiba gifite, icyo gihugu ntabwo kiba gihari. Niyo mpamvu mvuze ngo ntabwo washaka umwenegihugu w'i Rwanda muri iyi minsi niwe wamubona, ariko ushatse umwenegihugu wo mu Rwanda wamubona. Reka nze nk'urugero, madamu nigeze kubyarira umwana i Kanombe, kuko njyewe simvuka mu Rwanda nubwo nkomoka i Rwanda. Bino bintu byo wenda byumvikane neza batwumva, kuba mvuga ngo simvuka mu Rwanda nuko navukiye mu Rwanda, ariko kuba nkomoka i Rwanda nuko narezwe Kinyarwanda. Bivuze ngo umuco nyarwanda warandeze. Mbere mu Rwanda rw'ino, kuko habaga hari urwino hari n'urwiyo,
rwari rwa Rwanda rureresha umuco warwo. Rero nigeze kubyarira umwana mu Rwanda nk'uko nababwiye, bakenera yuko ngenda kuko mu buryo bw'impapuro bw'ubwenegihugu bw'impapuro ntabwo mfite ubwenegihugu bw'u Rwanda mu buryo bw'impapuro. Ngeze mu migration hari haciye iminsi ngira ngo impapuro ze zari ziriyo, na se w'umwana nagomba kujya gusinya. Yewe bari bambwiye yuko ngomba no kohereza indangamuntu yanjye, hanyuma bakamuha ibyangombwa kuko bari bemeye ko yavukiyeyo kandi se ari umunyamahanga. Noneho ngenda nk'umunyamahanga, bakurayo fayiro yari imazemo amezi 2 mu migration office. Turimo turavuga ku bwenegihugu kugira ngo umve kino kintu bisobanuro byacu. Bakuyeyo fayiro bayishizaho, uwo officer wayitangaga arambwira ati se ko mbona uri umunyarwanda ariko ukaba udafite ubwenegihugu bwo mu Rwanda. Namubwire se ko ubonye yuko ndi umunyarwanda nabikubwiye ubibonye ute ku buryo kandi umbwira ko nta bwenegihugu bwo mu Rwanda mfite kandi ubona ko ndi umunyarwanda? Barambwira ngo nuko nta ndangamuntu yo mu Rwanda ufite. Nuko mu buryo bw'ubwenegihugu bushingiye ku mpapuro, ubwo ngubwo kuko natura mu Rwanda sinabuhawe. Niyo mpamvu nje gusinyira umwana wanjye w'umunyamahanga. Nibwo umwana wanjye abaye umunyarwanda kuko avukiye mu Rwanda, nibwo ni mu buryo bw'amategeko. Ati se wafashe indangamuntu bigatuma uba umunyarwanda? Niba indangamuntu ari ishobora niba igipapuro nakoresha muri bwa ngo niba igipapuro ari cyo cyamindura umunyarwanda, nubwo ubwo bunyarwanda ntabwo bwaba buhari. Nashakaga kumubwira iki? Nubwo ari rwose batumye baje no kuyinyima, kandi nanone bahera mu kwica amategeko, kandi bica amategeko bashinze. Nanone nuko hahani navugaga i Rwanda hatagihari. Ndavuga mu muco. None rero igihugu kiba kabiri, hari igihugu n'ubutaka, hakaba igihugu n'umuco. Iyo umuco w'igihugu utagihari, nibwo bwa buzima bw'igihugu buba butagihari. Nagusobanuriye n'abatwumva wenda babyumve neza, ntabwo igihugu cyahaba kidafite umuco wacyo, kandi umuco nyarwanda kugeza ubu ngubu ntawuhari. Nayo mpamvu ubona u Rwanda rumeze nk'uko rumeze. Ushobora gushaka mu mibereho yawo ko ruhari rukabura. Hambere nabwiraga abantu ngo umuco nyarwanda ugihari, u Rwanda rwagiraga abagabo, kandi abagabo babaga ari abagabo b'abanyakuri. Noneho kubera ko umuco nyarwanda wahaga agaciro ukuri, bigatuma abanyakuri barenganura abarengana. Nabo abagabo twashakagaho ijambo. Kandi iyo washakagaho umugabo ijambo, n'ubundi wabaga umushakaho gukiranura abarwana, kubera yuko ijambo ariyo mana. Noneho bagashakaho babagabo babaga bafite ijambo, akaba aribo baza no guca imanza. U Rwanda rero kuko cyari igihugu cyari gifite umuco wacyo wari wuzuye, kandi umuco wacyo ukaba warashenywe, ntabwo wambwira ngo ni umwenegihugu w'u Rwanda kandi u Rwanda ubwarwo rutanahari. Ntabwo nakumva ukuntu wansobanurira yuko hari umwenegihugu w'u Rwanda uhari kugeza ubu ngubu, kandi umuco nyarwanda ubwawo udahari. Abantu benshi iyo usobanuye kino kintu bakibazaho bakavuga bati se ni gute umuco nyarwanda udahari? Ati ururimi rw'ikinyarwanda ko rwigishwa, abatise ko intore zihamiriza, batise ko biriya biri, ariko bakibagiza yuko ikintu cyose kigira ishingiro ryacyo, kandi iyo cya kintu kidafite aho gishingiye nta nubwo kiba gishinze. Abongereza nibo bakunda gukoresha ijambo bita foundation y'imyubakire y'inzu. Itangira yubakwa, ntabwo inzu yubakirwa hejuru y'ikidahari cyangwa se hanze ya foundation yayo, kuko inzu iterekwa kuri foundation. Nibyo rero niba naho abanyarwanda bashobora guhurira mu muco wabo ngo haba ubwabo hahari, nuko n'urwo Rwanda rwaba rudahari. Ubwo rero nibyo bisobanuro byonyine naba nshoboye kuguha muri uyu mwanya, bisobanura yuko
ari u Rwanda nkunda cyangwa se u Rwanda dukwiye no gukunda, n'u Rwanda rukwiye kuba ruhari, atari u Rwanda tubona mu butaka bwarwo gusa, ahubwo ari n'umuco w'u Rwanda. Kandi umuco w'u Rwanda kubera ko udahari, ubwo u Rwanda ntabwo ruhari, kuko igihugu kidafite umuco, njya nkunda kubwira abantu ngo kimeze nk'igiti kidafite imizi. Igihe cyose umuyaga uje ukagihuha cya giti kidafite imizi kiragwa kigahirima. Iyo uvuze ko u Rwanda rudahari kandi ukavuga ko umuco udahari, Bwana Sindaribuye, ndagira ngo yenda hari, sinzi niba wemeranwa n'uyu mugabo yuko u Rwanda nta ruhari kandi mu Rwanda nta muco uhari. Wowe nkawe ubibona ute? Nyakubahwa munyamakuru, uwo mugabo ntacyo yibeshyeho, kubera ko umuco nyarwanda warangwaga no kutabeshya. Umunyarwanda twambuke tujye i Burundi bavugaga umushinga ntahe, iyo bahamagaraga abashinga ntahe aho ni mu Kirundi, niko abarundi twabanaga mu makambi bambwiye. Umushinga ntahe ni umuntu uhamagara mu rubanza ntarebe hirya, nk'uko Rusesabagina yavuze ati ise yamubwiye ngo niba umuntu ugiye gukiranura nturebe mu maso y'abantu, urebe hirya wumve icyo umuntu avuga, ukurikize uca urubanza ukurikije umutima wawe, uraramye. Ariko se nyakubahwa munyamakuru, uri kuvuga ngo mu Rwanda hari umuco, perezida w'u Rwanda we ari perezida uyobora igihugu ahagarara akabyira isi yose ngo ngewe ngo sinzi ko ingabo zanjye ziri muri Kongo, akongera akavuga ngo uyu munsi ngo bagiye ngo kuziteranya ngo 18,000 ngo bigaruke ngo mu Rwanda ngo zirahari, akongera akemeza ngo zirahari, ambasaderi akongera akemeza ngo zirahari. Perezida ni umuntu ukomeye uba ubumbatira umuco w'abanyarwanda, nta kubeshya kubamo. Iyo uramutse ubeshye n'umugeni wari ugiye wamushakaga ukagenda ubeshya, yego baravuga ngo umusore utihaze ngo ntarongora inkumi, ariko kwihara ntabwo ari kubeshya ngo umukobwa ugiye kurongora aze kubona ububeshyi bwawe. Niyo mpamvu rero iyo wabeshyaga umugeni akabona ko wabeshye, no kwa sobukwe ntabwo wongera kugaruka ngo baguhe intebe. Uwo muco nyarwanda rero tuvuga ni umuco wo kuba waratakaye pe, waratakaye, ahubwo kugira ngo tuzongere kuwubona bisaba kugira ngo uriya muco tuzawubone bizatugora. Nk'umukuru w'igihugu agahagarara akabyira isi yose ngo nta ngabo mfite muri Kongo, mu gitondo ngo ndazifite, mu gitondo ngo ndi gushaka FDR, mu gitondo ngo ndi gushaka ngo abatutsi ngo bari kurengana, ngo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abatutsi bararengana, mu gitondo ngo u Rwanda rwageraga Masisi, mu gitondo ngo na Nyangezi yari yacu. Ubwo se uwo muco nk'abana bari kuvuka i Rwanda, ubwo bumamyi bazabujyana mu bihe bihugu duturanye, bazajya bagenda babeshya bavuga ati ubu ni wa munyarwanda na perezida wabo ni umubeshyi. Umuco rero w'u Rwanda naho ngaho nari impereye, nizo nzira za hafi buri muntu ashobora kubona, n'umwana ufite imyaka mitoya 17 ugitangira kureba izinga nk'abagabo ubona ukuri. Umuco ugendana n'ukuri, umuco ugendana no kutabeshya. Ubwo rero umuco rwose w'u Rwanda urebye n'ayo n'ibintu biri aho Kigali, uramutse urebye rwose ubona umuntu w'u Rwanda se, uraganira n'umuntu w'u Rwanda ukabona aragucangiye, ugasanga umuco waratakaye rwose. Umuco w'u Rwanda uwo ntawo hari. Umuco w'u Rwanda wagendanaga no gukundana, ukabona umuntu ukamwishimira. None se hari nk'umuvandimwe wanjye wigeze kohereza umwana aho ngaho i Kigali, azamukana n'abana niba ari abambasaderi n'abayobozi bose, ageze aho aravuga ati nanjye ndi umunyarwanda, muri gutanga amayidi ni mu mayidi ngo genda ngo ugomba kuzana ngo birth certificate. Birth certificate se yahe ngo yo mu Rwanda? Mu Rwanda mvuka mu Rwanda ko navukiye hanze, mwamugaye muri Kamendisi and then tugomba kubona icyangombwa. Muvuze ko muri gutanga ibyangombwa, nanjye ni mu icyangombwa ngo uzazane ngo genda ngo uzazane ngo birth certificate. Guteze
azayizana se gute kandi muri gutanga icyangombwa cy'abanyarwanda mwemerewe ko baje noneho we mushyize bigaragara ko murababeshyi abanyarwanda bagomba kurangwa n'ukuri ukuri niko kuranga umuco nyarwanda ukuri niko kujyana abantu muri gacaca bagiye bashaka abanyakuri bakarangiza ibibazo by'abanyarwanda ubwo rero umuco waracitse kuva nta kuri guhari kuva nta cyizere gihari umwana aneka nyina umugore aneka umugabo uwo nta umuco waragiye rwose uwo mugabo turi kumwe turahuza ibitekerezo murakoze mugize muti umuco nyarwanda ntago babeshyaga mu muco nyarwanda ntabwo umuntu yaryaga wenyine mu muco nyarwanda imana niyo yabaga ari umuhamya mukuru mu muco nyarwanda abanyarwanda bagiraga urukundo ibyo bigatuma muvuga yuko ngo nta Rwanda ruhari ese koko iyo mushinja leta y'u Rwanda ibintu nk'ibyo ngibyo mukavuga ko nta Rwanda ruhari kandi u Rwanda ari repubulika yemewe mu mategeko ndetse ifite constitution kandi ikagira bene byo Rwanda sorry munyamakuru twumvikane ntago nigeze ko mvuga ko u Rwanda rudahari u Rwanda rurahari u Rwanda rw'imisozi igihumbi u Rwanda rw'amaprefegiture yari 11 n'amakomini 100 n'ibindi u Rwanda rurahari u Rwanda CFPR iyo tuvuga tunenga FPR ntabwo tunenga u Rwanda ni imisozi yihagarariye aho ngaho abahari bakamenya uko bayitaka mawuwa ari kandi ayo mawuwa bafite imyaka bayataka bagapfa bakarangira nta ugeza mu ryitano u Rwanda rurahari rwose ntihazagira umuntu uvuga ngo hari inyanga Rwanda ngo hari iki u Rwanda rwacu turukunda twese n'abuzukuru n'ubuvivi bwacu ntabwo bavuze ngo u Rwanda ni ruhari ahubwo habuze abakadire b'u Rwanda bo bakadira u Rwanda barurebera njyewe nuko bivuga ntabwo ngewe navuze ko u Rwanda ntabyo nigeze mvuga murabyemeranwaho reka nongere wenda mbisobanure kuko ninjye wavuze iryo jambo ribe ryakumvikana neza icyo navuze kidahari ni i Rwanda kandi twese twemeranyaho yuko mu muco hadahari rero hari itandukaniro ryo kuvuga ngo i Rwanda no mu Rwanda u Rwanda nk'ubutaka ubwiso bwabwo burahari kuko ni igihugu gifite imipaka kabone nubwo iyo mipaka nayo ubwayo idashyizweho natwe ubwacu kuko nayo ubwayo ni imipaka yashyizweho n'abazungu ntabwo ari imipaka yashyizweho na ba nyiri gukatirwa imipaka rero u Rwanda nk'igihugu n'ubutaka icyo ntakivuze ngo cyo kirahari ariko igihugu kidahari kuko igihugu nagikoze mu nzego ebyiri navuze ngo hari igihugu nk'ubutaka hakaba igihugu nk'umuco igihugu nk'umuco nicyo nise i Rwanda kandi sinjye wabyise i Rwanda nanone ahubwo mu kinyarwanda niko byitwa noneho rero mwene data hari ijambo yavuze agaragaza yuko wenda nta mahirwe yuko umuco wazongera kubaho reka mubwire kino kintu wenda mumara n'impungenge n'abandi bose batwumva izo mpungenge bazishire nta gihe cyose igikwiriye kizabura gukwirwa kandi gikwiriye nani ni muvuga rino jambo wenda nigarukemo ntabwo abantu bagasobanukiwe nta gihe igihe cyose igikwiriye nikizabura gukwirwaho gikwiriye mu gihe gikwiriye ni nk'uko ikidakwiriye kitazahinduka igikwiriye kandi kidakwiriye mu yandi magambo mu kinyarwanda kijimije urubyiruko rwo muri iki gihe rushobora kucyumva Pawulo yavuze ijambo mu Bakorino aravuga ngo igihe cyose igishyitse yavuze munyamakuru aravuze ngo ukuri guca mu ziko ntabwo gushya exactly okay ukuri rero niko ngiye gutangiriraho mwene data asobanuye neza mu mvugo nakoreshaga igikwiriye iyo umunyarwanda mu muco nyarwanda iyo baguhaga umwanya wo kuvuga wakundaga gukoresha ijambo rivuga ngo murakoze kumpa ijambo ari data wacu nigeze nganira nawe kuri iki kintu wenda akavuga ngo ntabwo byumvikana ariko
iyo ugiye kugenzura impamvu abanyarwanda bashimiraga ijambo ni uko babaga bazi agaciro k'ijambo kandi aricyo gihagaritse wa muntu, nta kindi kimuhagaritse, yabaga ahagaritswe n'ijambo. Noneho rero buriya umugabo wese bamumenyeraga ku ijambo, kuko jambo, ubundi jambo ntabwo bamumenyeraga ku magambo. Hari itandukanizo hagati y'ijambo n'amagambo. Buriya iyo tugiye mu buryo bwo gusohoka mu bumuntu, ari nabwo bunyarwanda bwuzuye, umugabo wese utari umugabo wamumenyera, yagira amagambo, ariko umugabo wamumenyera ku ijambo. Ni nayo mpamvu umugabo udafite ijambo, burya umugabo udafite ijambo aba ameze nk'ikintu kitarimo umwuka, ushaka wakita igifobegane. Wenda kubera yuko ubuzima bwa cya kintu bwavuyemo, noneho cya kintu kigaba igifobegane. Noneho rero iyo umugabo atagize ijambo, ushaka yaba n'igifobegane, ukamwita igifobegane. Rero u Rwanda rwari rwubakiye ku ijambo, niyo mpamvu rwubakishwaga n'abagabo bafite ijambo. Reka nguhe wenda urugero, abagabo bamwe bagiye bitwa amazina, bayitwa igihugu kibita amazina. Nk'umugabo bita Rwubusisi, igihugu cyamwise izina ryihariye, igihugu kimwita umukinzi w'icyaga, cyamwise umukinzi w'icyaga. Ariko impamvu igihugu cyitaga Rwubusisi umukinzi w'icyaga, nta kindi Rwubusisi yakingishaga igihugu, ahubwo Rwubusisi yakingiraga igihugu icyaga, akingisha umuco w'igihugu icyaga. Reka nongere wenda nsobanure rino jambo ryumvikane neza, kubera yuko Rwubusisi yahaniraga yuko umuco nyarwanda udacika mu butware bwe, kuko yari umutware mukuru. Yahoraga yanga ko umuco nyarwanda ucika kubera ubwiza n'imbaraga z'uko ariho u Rwanda rwaturaga. Noneho akabona ko ari bwo buzima bw'u Rwanda. Noneho u Rwanda kumwita umukinzi w'icyaga byaterwaga n'uko Rwubusisi yakingishaga igihugu cy'u Rwanda umuco nyarwanda. Noneho akaba ari wakingisha igihugu kugira ngo cya cyaga kidatera igihugu. Noneho mu gihe igihugu rero kidakingishije umuco, icyaga ntabwo kibura gutera igihugu. Yego, sinzi niba byumvikanye neza. Ni nk'uko ushobora kuba ufite urugo rurimo inka, wenda ufite imyugariro. yego, Impamvu umuntu yugarira ni ukugira ngo uwuza gutwara inka aze kubura ahaca, cyangwa se wamujura aze kubura ahaca. Noneho icyo gihugu rero ubundi nakubwira ngo impamvu abagabo babaga bafite ijambo, kuko igihugu cy'u Rwanda cyubakiraga ku ijambo, iyo kandi ijambo ryabaga rifitwe n'umugabo. Noneho bategaga amatwi igikwiriye. Niyo mpamvu mu Rwanda nta muntu washoboraga kuvuga ikintu kubera yuko avuze ukuri ngo abe yakuzira. Igihugu rero kigifite umuco, nta muntu waziraga ukuri ko avuze, ahubwo umuntu yavugaga ukuri akaba aribwo ahabwa agaciro. yego, akaba aribwo abarwa nk'umugabo ufite ijambo, kubera yuko ukuri kugaragaye. Rero ngira ngo nibyo abasenzi bita se ikibi, kuko n'ubundi ikinyoma ni ikibi. Bamwe bakavuga bati ni ikizira cyagiye ahera, kubera yuko wenda cya kinyoma aricyo gisigaye gifite imbaraga. Nyamara kandi ukuri ariko kwakabaye kuganza, kandi ukuri ufite n'ukuri mfite kabone n'ubwo wenda ukwaye kwatandukana n'ukwanjye, ariko ntikwabura kuvamo ukuri kwacu twese duhuriyeho. Urwo rero nirwo rwakabaye ari u Rwanda. Nibyo nasobanuragaho gakeya kugira ngo mu magambo magufi. Yenda mwese reka mbaze ikibazo, ndaza guhera kuri wowe hanyuma njye kuri Sinderibuye. Ubu uyu munsi u Rwanda ruriho, ntimubona ko ari u Rwanda ruzima rugizwe n'ubumwe bw'abanyarwanda, kuko na leta iriho ni leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, kandi bafite umuco, bafite intore z'intwararumuri, bafite intore z'ibyiciro bitandukanye, baranazitoza, barahamagara abana b'abanyarwanda bari mu mahanga bakajya mu Rwanda kwigishwa umuco. Ntimubona ko iyi leta ishobora kuba yo igerageza kuba yagera ku rwego nyarwo? Kandi Perezida Kagame murabona yuko ni umunyakuri cyane, kuko
abwiza ukuri abazungu n'abanyamahanga kuri high table murabibona mwebwe nimubona ko ruriya ari rwo Rwanda abanyarwanda bifuzaga abaye ababwiza ukuri ngira ngo mugenzi wanjye niwe watanze n'ingero zigaragara yuko ashobora kuvuga ikintu uyu munsi ejo akagihindura kandi koko buriya nta muntu witwa perezida udashobora kubeshya reka kino kintu wenda nyisobanure naragaruka ku ijambo intore uvuze ntago wakwitwa perezida ngo ureke kuba wabeshya icyo ni ikintu cya mbere kuko perezida icya mbere ubwacyo ni ijambo ry'iritirano ubwacyo ni ikinyoma kuko perezida riva muri repubulika kandi repubulika yazanywe yaje ize guca umuco nyarwanda kuko niyo ntebe yasimbuye intebe y'umuco irangije baratubwira ngo batuzaniye politiki kandi abatuzaniye politiki baratubwira ngo politiki ni umukino w'umwanda buriya niyo mpamvu mu buzima bwanjye nta shyaka nayoboka nkunganire gatoya ijambo pore cyangwa poro ni ijambo ry'ikilatini rivuga guhakana guhakana ariko noneho in politics batwigisha baratubwiye ngo politics is the data game noneho abongereza batubwiye ko ari data game niyo mpamvu nashatse gukoresha iryo jambo mu buryo bugufi kandi koko biragaragara ko ari umwanda nimba ushobora kuba utwara abantu ukababwira ngo wenda hariya hantu nko muri Kongo ngo ntabwo turiyo ejo ukaza ukababwira ngo turiyo hanyuma kandi wagize indimi ebyiri rero zose umunyakinyoma wese agira indimi ebyiri kandi si igitangaza kuba umuntu yicaye kuri repubulika ngo agire indimi ebyiri burya njyewe simbibona nk'igitangaza kuko n'abazanye repubulika ubwabwo bazanye indimi ebyiri ntabwo bigeze bazana ururimi rumwe kuko umunyakinyoma wese ntabwo agira ururimi rumwe umunyakinyoma agira indimi ebyiri ntabwo ari ibitangaza rero burya perezida Kagame kugira ngo abeshye kuko ubwayo repubulika yicayeho ubwayo ni ikinyoma ntabwo rero yabura ikinyoma yicaye ku kinyoma wenda ibyo bisobanuka ku butore bumwe wavuze ko abana b'u Rwanda batozwa icya mbere gutoza ubwabyo ni iki kuko ushobora kubatoza ubatoza ibyawe ariko u Rwanda ntabwo rukwiye gutoza akaba intore isumba izindi ijambo ubutore ni ijambo ry'ikinyarwanda kuko intore ni izatoranyijwe ariko intore z'u Rwanda zatoranywaga mu ki kuko u Rwanda rwagize amatorero kera rwagize amatorero kandi amatorero yabaga meza bijyanye n'umutoza uko ubwiza bw'uwo mutoza ariko uwo mutoza yabaga akomokaye wa mutoza yakomokaga muri kirazira yamureraga hari icyo bitaga kurera uburere nibwo bwabanzaga kumurera mbere y'uko ahinduka umutoza kandi yarerwaga n'iki yarerwaga na kirazira mu yandi magambo igihugu kitakireresha kirazira ntabwo cyavamo intore zibaye n'intore ntabwo zaba zatojwe zitozwa ibindi ariko ntabwo zaba zatojwe kinyarwanda kuko watojwe kinyarwanda warakomotse muri kirazira nibwo ushobora no kuza gutoza kinyarwanda kuko uba wararezwe ubwirwa ngo kiriya kirazira iki ntabwo kizira rero iyo utaziririza ikizira ngo uzirure ikiziruye mu muco nyarwanda aho ngaho ntabwo cya gihugu nakubwiraga bita i Rwanda ntabwo cyaba gihari kandi ibyo ngibyo n'uwanyumva wese ntabwo yabihakana kuko ndavuga ibyo nsangiye nawe kandi ngeze amahirwe kubitumizwa ku isano kuko n'ubundi turavuga isano ryacu ari naryo uriro ryacu reka nk'urugero njya numva ibintu byo bavuga ngo abahutu n'abatutsi n'abatwa noneho aho ubona repubulika yitaye cyane ku cyatandukanyije abanyarwanda ari nacyo ihora ishyira imbere ari nacyo gituma abayiyobora badashobora kubura kubeshya bita cyane ku cyabatandukanyije mu mwanya wo kwita cyane ku cyabahuzaga kandi nta kindi cyabahuzaga bahuzwaga n'ikomoko ryabo kuko njye nawe dukomoka i Rwanda
kandi u Rwanda nta handi ni mu muco dusangiye, nta muco Hutu uhaba, nta muco Tutsi uhaba, nta n'umuco w'Abatwa uhaba, ahubwo habaho umuco nyarwanda ari wo muco w'ubutatu. Ubutatu bw'u Rwanda ni ubucuzi, ni ubuhinzi, ni ubworozi. Bino bintu wenda winjiye mu buryo bw'initse ushobora no kubisanga mu mutiba ugizwe n'inzuki, kandi tuvugaho rero ni ibintu kamerano cyangwa se ni ibintu dukomokamo cyangwa ni ibintu byaremwe. Wenda nicyo nshobora kukubwira nonaha gusa. Uragira uti mu Rwanda abantu bakomeje guca umuco bakoresheje amacakubiri ya repubulika, bazana ibyo bise ubuhutu, ubutwa n'ubututsi, kandi n'ubundi abanyarwanda bari basanganywe amoko yabo y'ubucuzi, ubworozi ndetse n'ubuhinzi. Abandi baza baca umuco bazana ubuhutu, ubutwa n'ubututsi. Nicyo ushatse kuvuga? Nicyo nshatse wenda kuvuga, ariko nasobanuraho wenda gake, kuko nanone ubutwa n'ubututsi ubyise amoko. Ubundi ayo ni amoko, ayo ntabwo ari amoko, yari imiterere y'iyaturemye, nk'uko ubona umuntu asohoka agiye mu kazi. Noneho u Rwanda rugifite umuco warwo, umucuzi yasohokaga ajya gucurira u Rwanda, umworozi agasohoka ajya kororera u Rwanda, n'umuhinzi agasohoka ajya guhingira u Rwanda. Nuko igihugu cy'u Rwanda kigahingirwa, kigacurirwa, kikororerwa, kuko nta muhinzi utakeneye igicurano cyo kujya gukoresha mu buhinzi, nta n'umworozi utakeneye igicurano cyo kujya gukoresha mu bworozi. Ubundi ubwo butatu bwari bubagize ntabwo ari amoko. Ababuhinduye amoko ni abashakaga kubusenya, ari bo bazanye politiki yo kubusenya, kandi abo ngabo n'ubundi ni nabo babushenye, kuko bagombaga kubwita ya mazina kugira ngo bahere kuri ya mazina batandukanya bariya abantu, kuko bazanye ya polisi yo kugabanya abantu mu bice kugira ngo babone uko babayobora. Niyo mpamvu abicaye kuri iyo ngoma n'ubundi bagomba kugomeza gukoresha iyo polisi cyangwa iyo sisitemu cyangwa iyo mikorere bazanye iyo ngoma yabo bakayiterekaho, akaba ari nayo mpamvu uyu mwanya ari yivuga. Nivuga rero mu kinyoma ntibizabatangaze, kuko n'ubundi igomba kuba ari ingoma iterwa mu kinyoma, n'abayivuza bakayivuganya ikinyoma, n'abayibyina bakayibyinana ikinyoma. Ariko ingoma y'umuco nyarwanda icya mbere ni iyacu, iyo ivuze twayihamiriza nkatwe, iyo ivuze twayikiriza nkatwe, kandi n'abayitera bakwiye kuyitera kinyarwanda kugira ngo yumvikane ko ari ingoma nyarwanda. Ndagushimiye cyane Bwana Sinderibuye. Amagambo y'uyu mugabo ko numva ari amagambo ajimije. Ese wemeranwa nawe ko mu Rwanda nta muco ukiriyo? Wemeranwa nawe ko nta muco nyarwanda, kandi abanyarwanda bari mu gihugu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda? Wowe ubibona ute mu nyurabwenge yawe Bwana Sinderibuye? Hari akabazo kamwe mfite, nuko ari kuvuga ko we avuga yuko demokarasi ngo ari ikinyoma cyangwa se politike ni ikinyoma. Wamumbariza ni avuge niba ikinyoma ari politike cyangwa demokarasi ari ikinyoma. Ni cyo nshaka kumenya difference y'ibyo bintu bibiri. Ndabona asa n'usohotse gatoya muri studio. Yes, niba asohotse rero reka mvuge uko mbyumva. Yego. Wagombye no kunsobanurira niba ari n'umuntu wa cyami yenda avugira cyami, kuko ndi kumva avuga yuko abantu bazanye independence baje bazanye demokarasi, kazana n'ikinyoma, na Kagame akajyaho akazana n'ikinyoma. Icyo kinyoma rero ngo Kagame yagikuye muri demokarasi, niyo mpamvu atemeye cyami. Nicyo yashatse kuvuga, buriya nge namwumvishe cyane. So ibyo ntaho bihuriye, kuko u Rwanda ni independence
ni ukuvuga ko ntabwo u Rwanda rushobora kwemera cyami keretse isi yongeye igacurama. U Rwanda ni demokarasi idasubira inyuma, abanyarwanda bari mu Rwanda baba abahutu baba abatutsi ntabwo bemera cyami. Icyakora umwami aje akajya anda ya demokarasi ya repubulika yabayeho, uwo nguwo yakubahwa na Kigeli yaza muri ubwo buryo, menya Kagame yari kumwemera kubera ko cyami icyo yakoze yacuze abantu bufuni na buhoro ikoresheje umuzungu niwe muntu wakoresha wa dictator cyami. Nkuko Kagame bamubajije ngo ese ngo buriya ngo tugize gutya na gutya ngo hapfa abanyarwanda bangaye, ibyo bintu byabayeho hariya mu Rwanda kuko bari bazi ko abanyarwanda bazicana, baramubaza ngo ese hapfa bangaye ngo yango bazaba ari bakeya, ariko ntabwo babaye bakeya. Ariko wanyemerera nkakubaza Bwana Senderebuye, iyo uvuze yuko ubwami bwacuze bufuni na buhoro abanyarwanda yaba abahutu n'abatutsi, ubwami bw'abatutsi bufuni na buhoro, umuhutu yaragendaga umututsi akirwa yikorera umukene, ubwo rero uwo muntu numvisha ari umwami. Ariko reka yenda numvise nawe uri urashyigikira repubulika. Reka nkubaze ikibazo kuko navutse muri repubulika kandi nyikuriramo ubwenge nagize ni muri wenda wowe repubulika wari wayihunze sibyo, wowe wari wahunze repubulika, niyo mpamvu nawe ushobora kumva cyane kuko yenda nk'abantu bagiye bari abami harimo nk'imiryango yawe ufite uburenganzira bwawe. Nanjye muri repubulika rero yewe muri repubulika niyo nakuriyemo, ntabwo wambwira cyane kandi ngo yarikorezaga abantu, umuntu akaba ari ufite ikijori umuntu ari guciramo ngo umereza nciremo kwati kuki atagendagaho n'amaguru ngo noneho ibintu nk'ibyo nk'umuntu urumva ibyo ntabwo. Reka nkubaze itandukaniro, wanyereka itandukaniro ry'abaperezida babayeho ku izi ngoma zose n'ubwami. Itandukaniro ry'abaperezida babayeho cyane yenda kuva reka dutangire kuva muri 59 repubulika iza abanyarwanda batangiye gucanamo no kurebana y'ingwe. Mbonye umutwaraza oya reka tureke ibyo ngibyo. Mbonye umutwaraza oya reka tureke abanyarwanda kubyana tujye mbere ya Kagame araza Gitera yari yaraje. Muduhereze igihe umunyarwanda yaba yarigeze akicara, yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa ku ngoma ya repubulika. Ndagira ngo umbwire uti abanyarwanda baricaye baratuza bararya baranywa barasangira, ukuyeho nibyo ngibyo muvuga ngo abwami ngo bwataraga ikijore. N'uyu munsi Kagame ntago ajya agenda n'amaguru, Kagame ntago yifashe umushwaro aba wafashijwe n'amaeskoti. Kagame ntago yicara ku ntebe abandi bicaraho. Kagame uyu munsi munyereke umuperezida w'u Rwanda waba warigeze yitwara bitandukanye n'ubwami, yenda hariho ubwo unyereke repubulika nimwe yigeze ihereza umuhutu uburenganzira igaha umututsi uburenganzira igaha umutwa uburenganzira nta ubangamiye uwundi. Iki yenda hari kugira ngo tuzarandure n'ibi binari biradusaba yuko tuzajya dukora ibiganiro tukazareba inkomoko y'ibibazo abanyarwanda bagize. Amakuru reka ibyo ndi kubikubwira ntabwo ibintu Kagame akora ye gucinyiza ririmo, ariko Kagame ntabwo akora nk'iby'abami. Kagame nta muntu umutwaza umuswari amushuwa kubera ko nawe umuswari wo kwihanagura no ntabwo yakora ibyo bintu, ntabwo yabikora. Uraza kunyemerera yenda ntabwo ari cyo kiganiro twari dufite ejo ndakora amavideo y'abaperezida bose bagiye baba ku Rwanda na protokole bafite, amamodoka batwara, uko bazungurukwa n'abantu, uko ajya kwicara intebe ikabanza gufatwa n'umuri inyuma, uko protoko yose ishobora kuba yarabaye yarahinduwemo, ariko protoko yose y'ubwami n'uyu munsi niyo tugifite, yaba na repubulika yaje, kandi repubulika yazanye ubugome bunaruta ubw'ubwami.
sinzi niba hari urwibutso mwaba mufite rwo mu gihe cy'ubwami. reka nkwereke kubera ko leta ziza zisimbura izindi zigahita zisiba ibintu umwe yakoze, nabyo biriya twigeze kubivugaho, buriya ari nabwo ubugome bw'abanyarwanda. Umuntu ntabwo yagombye kuba agenda asiba iby'undi yasiba, uri kumva? Yego Bwana Sinderibuye, ahangaha yenda hari ngiye kongera n'ubundi nakira undi muntu nawe atanga igitekerezo cye kuri iki kintu twari turiho. Ngomba kurangiza kuvuga noneho akaza amaze kumva icyo mvuze. Yego nta kibazo. Kagame, hari ibintu abantu bafata kuri Kagame bakamubeshyera ibindi bintu, nk'uko uwo mugabo yavuze ngo Kagame ngo leta, ngo agendera kuri leta, ngo kuri repubulika ngo yashyizeho n'ubundi. uretse gato mugabo, komeza nta kibazo, ni eko zari zije bakavuga ko Kagame ngo leta ngo ahantu yatutse independence, yavuze ngo independence yari ububeshyi, ngo na Kagame yayishimo, ngo atemera cyami, ngo nawe aragomeza arabeshya. Iyo cyami yo ntabwo nta hantu na hamwe yigeze avuga icyami, nubwo yagiye ntago yigeze avuga ngo yavuze ngo ubundi yagendeye ikinyoma. Ubundi yagendeye ngira ngo ni ibibazo yavuze ngo repubulika ni ikinyoma. Sinzi niba tutumva ikinyarwanda kimwe. Ni ukuvuga ntabwo yagombaga no kugenda, kuko iyi ni debate ikomeye cyane. Yavuze ngo repubulika ni ikinyoma, ngo niyo mpamvu na Kagame ari umunyakinyoma. So ntabwo ariko bimeze rero, ahubwo yagombye kuvuga ngo cyami ni ikinyoma, kubera ko Kagame yavuye muri cyami kandi aracyakora nka cyami. Noneho repubulika rero ntabwo ariko bimeze, kuko abo bantu bose bari Kigali bose ni abo abacyami, ni inyenzi zo muri cyami. Ntabwo rero repubulika yigeze anayemera. Ibyo bintu nibyo tugomba kumvikanaho kugira ngo tubashe gufata igihugu cyacu mu ntoki, twumve ko turi kumvikana. Ntabwo ari kuvuga ikintu ngo igihe cyo kudebataho cyagera ngo uhite wigendera utembe noza mikoro. Reka twinjize uyu nawe kugira ngo agire icyo akivugaho iki kintu. Uri uravuga ko repubulika ubwami aribwo bwari ikinyoma, repubulika ariyo yari nziza cyane kubera ko avutse kuri repubulika. Ngira ngo tumwakire nawe. Bakunzi b'Isano Radio, ibintu birakomeye. Bwana Sinderibuye, ngira ngo ahari wakwakira iyi koro yindi ukinjira kuri uyu murongo wa kabiri wa radio Isano, ukinjira kuri uyu murongo wa kabiri. Ndabona kandi sinzi ko ndibuze kubigenza, ndabona Bwana Ruganzu. Ndakumva Bwana Beni. Ndagira ngo hari unyemerere, ndabona ibintu bibaye ibindi, unyemerere twinjize aba bantu, hanyuma tuvuge kuri iki kintu. Okay, ndibaza yuko ndabona washyize kuri ariko ntacyo arinjiye. Okay, Sinderibuye, Bwana Sinderibuye Muhammad, wamusubiza ku kintu kimwe yaravuze. Mwanyemerera nkabanza, kuko uri ku murongo wa kabiri kandi uri ku wundi murongo. Munyemerere nze mbinjize ku murongo umwe mwese. Gumaho
hanyuma mwinjize kugira ngo umusubirize kimwe, hanyuma nze ninjize na Ruganzu nawe, na Ruganzu nze mwinjize. Okay, wakomeza yenda hari nshobora gukomeza nkaba namusubiza ku kintu yaravuze. Wamusubiza. Yaravuze yuko ngo Kagame wenda ayoboresha cyami, n'ibyo yise cyami njyewe ntabwo nigeze mbivugaho. Reka wenda mvuge ku kintu navuze. Nasuwambajije uko nasobanuraga u Rwanda, usobanura u Rwanda ni Rwanda. Noneho garagaza uburyo i Rwanda hadahari kuko nta muco w'i Rwanda uhari. Noneho nta cyami nigeze mvuga, ariko kubera ko abivuze wenda nabimusubiza kuko ubumenyi burya nibwo budusumbanya, kandi yambwira abantu ngo buri umwe wese yujujwe uko yujuje. Buri uko wujujwe nibwo rugero ushobora gutangamo, kuko nawe utanga icyadafite. Noneho kumusobanurira gutya rero yashoreje avuga ijambo ryiza niryo ngiye guheraho. Aravuga ngo twebwe abanyarwanda dukwiye kumenya, arimo avuga yuko Kagame wenda ayoboresha ingoma cyami. Iyi ngoma cyami ubwacyo byiswe cyami kubera repubulika burya niyo yabyise cyami, ariko ubundi ni ingoma y'umuco, kandi avuze yuko twebwe abanyarwanda mu yandi magambo ni ingoma yacu, ingoma y'umuco wacu. Urumva asobanuye icyo yakabaye agaragaza yuko ari cyo gikwiriye, nicyo ahubwo atamenye gukwirwa kwacyo kuko atazi uburyo gikwiriye. Icyambere yabyise ibyacu, nta cyacu rero kidashobora kugaragara ko ari icyacu. Kuba ari ingoma y'umuco wacu bwabyo biba bigaragara ko ari yo ngoma yacu. Kuba repubulika ari ingoma y'amahanga ubwabyo biba bigaragara yuko ari iy'amahanga, kuko u Rwanda rwabayeho imyaka myinshi mbere ya repubulika ku isi. Nizera neza yuko abanyarwanda bose bazi yuko repubulika yaje nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, aribwo ibihugu bya Afurika byahabwaga icyo bitaga independence. Yaje no kuvugaho yuko ngo nahakanywe ubwigenge. Reka muhakanire ubwigenge noneho yumva mwereke uburyo no kwigenga ari bibi, n'impamvu kwigenga tutagukwiye, n'impamvu twakubonye. Ubundi mu Kinyarwanda kwigenga bidutera ubwigenge, kandi umuntu iyo yabaye ikigenge n'ubundi ashobora no gusohoka agatema mugenzi we kuko ari ikigenge, kandi twabaye ibyigenge kuko n'ubundi twataye ikomoko ryacu ariho muco utugize. Umuco wacu ntabwo watureshereshaga kirazira uduhindura ibyigenge, ahubwo watureshereshaga kirazira uduhindura abanyarwanda. Nicyo kintu kigufi ndi busobanurire kugira ngo wenda nongereho ku byo namubwiye ataba wenda asobanukiwe neza bijyanye no kumenya wenda ku rwego abizimwo, kuko abantu bose barezwe muri repubulika bafite ibyo bahawe. Icyambere repubulika yaje ica umuco nyarwanda, ntabwo rero ikigusenya cyashoboraga kukuvuga neza, kuko n'ubundi imigambi ya repubulika yari yo kutugabanya. Rero iyo policy ya divide and rule yaje itudividing, itugabanya, ni nayo yaje kutwigisha iduhangira amashuri yabo turayayoboka. Tumaze kuyoboka amashuri arangije aratwigisha. Ubwo rero umuntu wenda waba wararezwe n'ayo mashuri no kugaragaza neza ayahagararizeho avuga yuko umuntu ahakana independence, kuko wenda avuze kuri repubulika akavuga kuri icyo kintu cy'inzaduka cyaje agaragaza uburyo cyadutse muri twebwe kikaza koko kutubera inzaduka, kikaza kuduha kwigenga, kikaduhindura ibyigenge. Noneho nashaka kumwereka yuko n'ubundi koko twabaye ibyigenge kuko twasenyutse tugahinduka, tugatangira kwerwa n'ingeso z'amahanga, tugatangira kwerwa n'abadushenye kandi baturera badusenya. Wanasindiribuye muri studio n'ubundi turi kumwe na Ruganzu. Ngira ngo impamvu muhamagaye nuko waruriho ugira uti je navutse kuri repubulika ni nziza cyane kandi Kagame nawe ayobora cyami.
ngira ngo mpamagaye Ruganzu kubera ko muziho ubwenge n'ubuhanga mu bijyanye n'iki kintu gikomeza kivugwa yuko ngo Kagame ayoboye cyami u Rwanda. Bwana Ruganzu, koko iyo witegereje Perezida Kagame ubona u Rwanda ruyoboye cyami? Beni, ndakuramukije mbere. Yego, urakoze. Ndanagushimiye cyane kubwo iki kiganiro cyanyu cyiza mwateguye. Yego. Cyo kugira ngo abanyarwanda bakanguke. Ndahera kuri iki kintu ejo bundi kubera ko muri ku kwezi abantu bavuga ko bahuye n'ikintu cyitwa ubwigenge. Kubwo isi urugiye hagaze n'ukuntu ivuga, hari ibintu isi yihimbiye iravuga ngo abantu barigenga. Kandi noneho wareba mu bwigenge bwabyo ukabona ko bigenga mu kinyoma. Ikinyoma kitigeze kibaho, ikinyoma kitigeze kigera mu banyarwanda. Hari ibintu byagiye bibaho mu magambo ya Kinyarwanda twebwe dusangamo abantu bakubwira bati ibi bintu si iby'i Rwanda. Yego. Cyane cyane ndahera ku kintu cyitwa Repubulika na Kiliziya, kuko ni ibintu bitigeze i Rwanda kera, byatuzaniye umuco mubi, byatuzaniye umuco w'urwangano. Kereka niba ubu ngubu tubona yuko twabanye dusigaye tubana neza, ubwo turabishimira. Ariko niba tubona yuko ba data na ba sokuruza bagiye bagaragaza yuko bari bafite umubano hagati, kandi ubona ko bagiraga ibintu bizima bitagawaga, ahubwo uko tugenda iminsi yigira imbere tukabona yuko ubu ngubu bigawa. Hari ijambo nanga cyane abanyarwanda bakunda gukoresha ryazanwe na Repubulika ryitwa cyami. Cyami ndumva ntago ari ijambo ryahozeho. Cyami ni igisebo, ni igitutsi bashatse kwerekana batutse ubwami. Ubwami bwabanyishije abanyarwanda, cyane cyane ko umwami nk'ubu ngubu dufite ikibazo cy'abantu bitwa abahutu n'abatutsi bahanganye, kitari cyarigeze kibaho, kandi bakagishinja umwami yuko umwami yari umututsi. Yego nibyo koko yavukaga mu batutsi, ariko mu muco w'abanyarwanda bafataga umwami bakamukura muri ubwo bututsi, yajyaga kuba umwami akababwira ko nta wundi muntu basigaye bagira icyo bapfana, ndetse n'umuntu bavukana mu nda ya se na nyina, iyo yacaga urubanza yamuciraga urubanza rukwiriye, ntabwo yayitaga ku cyubahiro cye cyangwa se ku cyo bapfana, kuko yabaga arinda ubwami. Nubwo yabaga ari umwami, yabaga ari umurinzi w'ubwami, yabaga ari umurinzi w'ingoma, kugira ngo ingoma itazandura. Niyo mpamvu bavugaga ko umwami atica rubanda. Iyo urubanza rwananiranaga barushyiraga umwami kubera ko yarushaga abantu icyubahiro, akababuza guceceka kugira ngo bose batege amatwi urwo rubanza. Iyo urubanza rwarangiraga, umwami yarabazaga ngo murabivugaho iki? Ntabwo ari we warucaga. Rubanda ikavuga iti urubanza turarubona gutya na gutya, rugacibwa na rubanda, rukaba rurarangiye. Niba ari uwo gukira agakira, niba ari uwo gupfa agapfa. Nuko guko umwami yabaga ahagaze. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi cya kabiri, umwami kurinda ingoma. Rero mvuga kurinda ingoma, yangaga ko ingoma yandura, nk'uko ubona Repubulika irimo ikora. Repubulika urumva yazanye ikinyoma cyayo, ibyo bibi byayo byose ikora ikiyita nziza, ikabyitirira ubwami. Kandi noneho Repubulika iyo turanayireba twebwe aka kanya turebesha amaso, irakora ibibi, ariko noneho ikwereka yuko nubwo ari mbi ngo ibibi bakazana cya kindi cyitwa mu bibi birarutana. Noneho bakatwereka yuko bo bafite ibyiza ubu ngubu, nubwo batugiriye nabi, nubwo batwishe bakatumara, ariko cyane yo kuzatumara. Noneho abantu bakajya bavuga bati kadupfe gutwarira aho ngaho, nubwo abangaba batumaze, ariko byibuze noneho umwami aje yatumara. Reka ntabwo byigeze bibaho. Iyo umwami aba mubi nk'uko aba bantu ari babi, iyi myaka magana n'amagana umwami yari yarategetse, twakagombye kuba twarashize. Noneho reba aka kanya byonyine, dufate igihe cya Kayibanda yaje, kwanza nk'ubu bwigenge bavuga batubeshyera, batubwira yuko Repubulika yakuyeho ubwami. Niba Repubulika yarakuye, icyo ni ikinyoma cyonyine cya mbere kigaragara, kuko ubwami bwari bumaze imyaka irenze 40 bwaravuyeho. Urugero, ntabwo ubwami bwari kuba buriho ngo bace Musinga mu gihugu ari we mwami. Ntabwo ubwami bwari kuba buriho ngo bice Rudahigwa
abantu baceceke. Ntabwo ubwami bwari buriho ngo bashyiraho amatora bakingiranye Kigeli hanze. Abanyarwanda sinzi niba tugira mu mutwe, munyihanganire abanyarwanda, ibintu ndimo kubabwira mubifateho umwanya uhagije, mubitekereze niba koko twari dufite ubwami noneho bakirukana umwami bigakunda, niba twari dufite ubwami bakica umwami bigakunda, niba twari dufite ubwami bagakora amatora y'ikinyoma ubwo ngo repubulika yakuyeho ubwami, niba repubulika yakuyeho ubwami ntabwo u Rwanda rwigeze barushyire ku murongo wa Ethiopia yuko u Rwanda rutigeze rukolonizwa. Ariko niba u Rwanda rwarakolonijwe noneho ahubwo tugaruke kuri iki ngiki. Ubukoloni na repubulika ni ikintu kimwe, kuko ubukoloni nibwo bwazanye repubulika. Ariko mu kuzana repubulika bwa bukoloni butuzanira cya kinyoma cya divide and rule uyu mugenzi wanjye Rwangabo yahoze avuga cyo kuduteranya. Tumara iki gihe batubwira ububi bw'ubwami baburangije. Ngewe ntabwo mbona yuko habayeho revolution, ahubwo mbona ko habaye icyo nakwita wenda mu ruzungu bita handling. Ni ukuvuga ngo abakoloni bahandorinze ku barepubulika babanje kwigisha imico yabo n'imikorere yabo, noneho barangije barababwira bati rero kubera ko ikintu cya mbere umuntu wagiye kusaba icyo twakwita ubwigenge cyangwa liberation ni Rudahigwa. Uko ntabwo wambwira yuko mu minota ingahe yo muri za 59 akavuga ko bariho basabye ubwigenge, Rudahigwa bamuhoye gusaba ubwigenge kuko ubwigenge bwerekanaga yuko bwirukana abazungu. Rero baravuga bati tureka tumwice, nitumara kumwica tubihera abangaba twatereninze bazajya bakora mu mikorere yacu, kandi bikorere ko yashizamisha. Icyambere iyo mikorere yaje itanya abanyarwanda, bamwe bahunga abandi bagenda, baraza bati mu bantu banze habayeho gutwika, habayeho za kajugujugu, reka tugaruke ku mikorere ya repubulika nako ku bukoloni bwakoraga. Hari ikintu cyajemo n'indirimbo zajyaga zivuga ngo uretwa mu bucakare ikiboko. Kiboko si izina ry'ikinyarwanda, kiboko ryazanywe n'abantu bigitaga abakongomani b'abakamina, bakubitaga abantu babahigisha ikawa ntabwo ari ikintu cyari cyarahoze mu Rwanda. Ese ubwo abantu bajyaga gukubitirwa ikawa, umwami yanywaga ikawa, abatware banywaga ikawa, kandi nabo barakubitwaga. Uvuza ko karirimbo ndakibuka karavugaga ngo uretwa igicakari n'ikiboko kikune mujishi byari byarajonjo noneho buretse yagana bene hagana. Noneho rero hagati aho ngaho urumva uburyo ibyo bintu byarigishijwe bimara igihe, noneho bimaze kwigishwa bizaga batangira gutegeka ku ngoma ya Kayibanda, abantu bamwe barahunga abandi bagira gute, kuko bagendaga uko bigishijwe. Byigishwa igihe kirekire nagiye nganira n'abasaza. Yewe navutse mu bwoko bw'Abatutsi, najyaga mbabaza kubera ibintu twigaga mu ishuri. Habaze se ibi bintu byahozeho, hari abasaza, hari umusaza w'iwacu witwa Rusiyana, najyaga mbaza Rusiyana akambwira ati wa mwana we ibi bintu mbwira uko ubibona natwe niko tubibona, muri make nawe byari bishya. Nubwo nyewe wenda nitwaga ko ndi umwana ari mbivukiyemo, ariko na Rusiyana wari umusaza wabayeho wakinnye no mu ikipe yo kwa Rudahigwa, cyambwiraga ati ibi bintu natwe ukuntu tubibona niko ubibona. Reka rero mbaho urugero kugira ngo dufatire kuri iki turimo, tuve ku gihe cya Habyarimana tuve ku gihe cya Kayibanda. Murabona amateka arimo kwigishwa mu Rwanda izi saha, abenshi turi bakuru, noneho aya ngaya noneho arimo n'abahutu yareba. Ubu abana barigishwa ukuntu Habyarimana yari komando, ngo indege ye bayirashe ngo yasimbutse, wumvise ngo noneho akagwiwe. Abantu bazajya muri hari hagize ikigo cy'abakerarugendo, ubwo ndashaka kugira ngo urebe ubu ngubu uwo mwana ntabwo wabimuhakanya ngo abyumve. Nakwereka ukuntu abantu babajyana, barakwereka ukuntu jenoside yakorewe Abatutsi ukuntu imeze n'ibiki byose, bakakwereka ko hari umuntu witwa Nkarambo wakijije Abatutsi bagombaga gupfa, ntakwereka yuko hari Abahutu babahishe, sibyo? Ugasanga n'Abahutu babi. Ibi bintu nibamara kubyigisha iyindi myaka ntabwo bizafatwa nk'uko twafashe ibintu y'ukuntu ngo cyami yari mbi, ibintu byose tukabifata muri ubwo buryo. Tugaruke uburyo batwigishaga nanone kandi hari intambara yabaye mu hagati y'ubwami, kuko abami bajyaga iyo havuga kurwanira ubwami, harwanira abana b'umwami nibo barwaniraga ubwami, ntabwo abandi nta rubanda bajyaga kurwanira ubwami.
ku Rucunshu habaye intambara ya hagati y'Abega n'Abanyiginya. Ariko niba hari umuntu wize mu bihe bya Habyarimana, kuko nge nto nigiye, batwigishaga yuko Kanjogera afataga abana b'Abahutu akabahagurukiraho n'inkota. Sibyo? Noneho bakatwereka ukuntu intambara yo ku Rucunshu yitaga Abahutu. Nge niko nayize, kandi niko nayumvaga muri icyo gihe, kuko ntabwo nakoreshaga ubwenge bwanjye, nakoreshaga ubwo banyigiye. Ariko maze naje gukurikirana amateka usanga ntabwo yicaga Abahutu, yicaga ihangane ndakubwira jewe ibyo numvise. Abanyiginya n'Abega nibo barwanaga, ariko twebwe mu ishuri twize yuko Abanyiginya n'Abega barwanaga hagapfa Abahutu. Sibyo? Ibyo bintu bibaho. Yari bari abasirikare. Ubundi se abantu bari gupfa muri Kongo muri M23 ubigira ko ari Abatutsi benshi. Reka nkubwire ibingibi byose tubyihorere. Kera abasirikare babaga ari muri rusange, ni ukuvuga ngo iyo ntambara nubwo yari y'Abega n'Abanyiginya, yari irimo Abagesera, yarimo Abasinga. Wowe ari icyo utazi, ni uko utazi yuko abagaba b'ingabo bari Abahutu. Ariko se uri mu bicyuho, abagaba b'ingabo wari Umuhutu. Umugabo w'ingabo wari Umuhutu. Erega Ruganzu buri gihe umuntu aburanira ayo moko akwiye no kumenya ngo Abahutu nta Mututsi wise Umuhutu, Umuhutu nta n'Umuhutu wise Umututsi ubwabyo. Noneho rero hari amoko y'Abazigaba, hari amoko y'Abagesera. Nk'ubu turaza byose mwihangane, ndagenda basobanurira ahantu abantu twagiye tugwa. Mu moko y'Abagesera, mu Bugesera habaga ibihugu bibiri, hari igihugu cy'Igisaka, hari n'Ikibugesera. Hari Abazigaba, hari Abasinga. Numvise ubwo Abega n'Abanyiginya bakuyemo, kuko byibuze iyo ntambara nubwo aribo yitirirwa. Ayo moko yose yabagamo Abahutu n'Abatutsi, kandi iyo batubwira ko ngo banahoraga n'inzigo, ngo kuko ngo Abatutsi babagiriye nabi mu gihe cya Jenoside bica, ntabwo bigeze bavuga bati turi Abasinga b'Abahutu n'aba Batutsi bene wacu b'Abasinga, reka bo tubababarire tuzica Abanyiginya kuko nibo baduhiye. Turi Abahutu b'Abazigaba, none reka twice Abanyiginya b'Abatutsi hamwe n'Abega kuko nibo baduhemukiye, nibo bari mu ngoma. Noneho twe kwica Abazigaba b'Abatutsi. Kubera iki icyo kintu kitabaye, habaye iki? Kandi barangiza bati bisha abami bacu. Ibi bintu reka babwire tuziyunga, kubera yuko twicaye tukaganira. Ese muri make hagati ahangaha n'igihe Kayibanda yahamagaye abantu arabaganiriza, Habyarimana yahamagaye abantu arabaganiriza, Kagame yahamagaye abantu arabaganiriza. Ese yabaganiriza ate adafite umwanya? Ikintu cya mbere kibi cya Repubulika yazanye abayobozi babari iminota. Burya iyo umuntu bamaze kumutora bakamutorera imyaka 5, wabona ihisi ishira. Twebwe cyagiye tubone bigiye gutangira we hitabona imushiranye. Ubwo ikintu agomba gukora rero, agomba kudutera ubwoba no kutwiba, kugira ngo ya myaka 5 izashire hari ikintu amaze kugeraho cy'ubujura n'ubusahuzi. Ibyo ni ibintu umuntu ashobora kurebesha ubwenge bwe, kuko umwami ntiyari umusahuzi. Umwami yaragabaga, bakubwira ko umwami yagabaga, ntabwo umwami yasabaga, ntabwo umwami yatwaraga ibya rubanda. Munyamakuru Kenny, one question. Munyamakuru nabaza ikintu kibazo wabaza? Mbaza icyo ushaka. Yes, murakoze kumpa ijambo. Mbere yuko ubwami buza, habanje abami, ariko ntabwo bitwaga abami, bitwaga abahinza. Abami b'abahinza mbere yuko ubwami buza. Urabizi ko ubwami bwaje busanga abahinza aribo bayoboraga muri utwo duce twaje kwagurwa n'ubwami. Barya abahinza bagiye hehe? Bahereje abami cyangwa barishwe? Byagenze gute? Abari abami b'Abahutu bahereje abami cyangwa bavuyeho gute?
reka ngusubize muri ubu buryo, ndagusubiza mu buryo buri bukorohere, kuko ibyo ari byose hari ibintu byinshi iyo bibwiye abantu ngo bibarenga. Nta bwami bw'ubuhutu nta bwami bw'ubuhutu bwigeze ibi bintu nabyo biri muri bya bindi twavuze twigishijwe mu mashuri. Nta bwami bw'ubuhutu bwigeze, hari abami b'abagesera nabivuze. ntabwo ihangane oya uretse kuri iyo sije buhoro buhoro ntabwo bwari ubwami. Reka umwami w'umuhutu ninde tubye uko tuzi abo bamashira bose barabamere mbere yuko u Rwanda rwaguka. Urabizi ko u Rwanda rwatuwe uko twabyize, uko u Rwanda rwatuwe habanje abatwa hakurikizaho abahutu, kandi abahutu aho baturutse uturere bagiye baturukamo turazwi, abatutsi uturere baturutsemo turazwi. Abatutsi uko binjiye basaba ubuturo bazanye inka zo korora bakurikije umugezi wa Nili, baje bashaka ubworozi bagatuzwa bagasanga umuhinza aho ari akabaha ubutaka bagahinga bakorora, kuko ntibari bazi guhinga. Umuhutu niwe wahingaga, ariwe wasanzwe aho ngaho, hasanzwe umutwa nawe akazi ke kwari ubuhigi no kubumba. Hanyuma umututsi nawe yaje asanga umuhutu akora ubuhinzi. So noneho bigaragare ko aje ashaka ubworozi azanye n'inka, yasanze umuhinza yari umuhinza, ntabwo yitwaga umwami. Abo bantu bagiye gute, ubuhinza bwabo babwatswe gute, hanyuma umwami abona gutekinga over, byagenze gute? Urakoze cyane. Nitwa Ruganzu, ntabwo nigeze menya izina ryawe, ariko icyangombwa n'ibitekerezo turimo guhana. Yitwa Sinderibuye. Sinderibuye. Urakoze Sinderibuye. Yitwa Sinderibuye Muhammad, sorry. Rero reka nkubwire umuvandimwe we, ibi bintu bavuye aha byagenze bisya, ni ibintu byazanywe n'abazungu. Byazanywe na bwa bukoroni twavugaga. Kandi iyo bakubwira imibanire y'abanyarwanda, ubona ko mbega iyo repubulika n'ubukoroni bikubwira imibanire y'abanyarwanda ya kera, ubona ko tutari no mu gihugu, ahubwo twari nk'ikuzimu. Kandi kuva njye navuka nabonye abahutu n'abatutsi babana neza, bagendanye neza, byaranadutangaje. Ejo bundi haba jenoside, kuko ntabwo twumvaga ko abo bantu babana. Kandi ubwo ibyo bintu twabanaga neza, hariho leta icyo gihe twari dufite ziduteranya. Kuki leta zaduteranyaga tukabana neza kandi twari bari? Ntabwo hari abantu bavuye aha n'aha. Reka nkubwire iyo umuntu abakora research nziza, ukuntu kikwereka ko abatutsi bahoze mu Rwanda. Buriya bakubwira ikintu cyitwa isuka. Isuka ntabwo ica ishyamba, ariko inka zica ishyamba nabi cyane. Wabonye ko n'ejo bundi bagerageje gutwara inka muri Gishwati bakababuza kubera ko inka zica ishyamba. U Rwanda iyo rumazemo abatutsi imyaka ingana kuriya bavuga, kandi rukaba rwari ishyamba, ntabwo isuka yari kuruca ngo bigende kuriya. Ubona ko noneho rusa nk'ubutayu, bigaragara ko inka zahamaze imyaka myinshi. Kandi inka ntabwo zari iz'abatutsi gusa, inka zari iz'abantu bose. Kandi abatutsi bari muri ya moko yose, na ba Mashira bari abatutsi. Uzabaze ngo Mashira ari bwoko ki, nurumbwire. Ariko kugira ngo ibintu babyice, umuntu wese wari umwami wo muri ibyo bihe bahita bamwita umuhutu. Mashira ari umwami, yari afite ahantu hitwa mu Ngoro Ngari, niho yaratuye, ndahazi i Nyanza. Ariko kugira ngo ibintu bibe bibi, bamwe babafitiyemo ibice babita abahutu n'abatutsi. Iki ni ikintu kitabayeho mu by'ukuri. Niba ushobora kunyereka agace nubwo kaba ari gato nubwo kangana n'ikintu kitwitaga serire imbere, ukavuga utahangaha yitwa Ubuhutu, ibyo umbwira nzabyemera, sibyo? Nta hantu hitwa Ubuhutu higeze habaho, nta hantu hitwa Ubututsi higeze habaho. Ariko aho biziye abazungu barababwiye bati mwebwe muri abatutsi, ubututsi bwari ubutunzi. Umuntu yavaga mu Buhutu akaba mu Bututsi, niho kuva mu cyiciro ukajya mu kindi. Icyo ngicyo niba ucyumva uzacyumve neza, ntabwo ngiye mbiburanira, ntabwo wowe uzabikoresha ubwenge bwawe nawe urebe n'ibyo bintu bishoboka. Ese abo Bazigaba baburiye hehe? Ese abo Bagesera baburiye hehe? Ese kubera iki ibi bintu, izo ntambara tuvuga zigaragara ko ubwo bubi bwose bwabaye mu Rwanda ntibiwe mu bindi bihugu?
twaje kwisanga gute kugasanga akantu kazungurutse kari akagace kangana kuriya ariko kabaye n'ibisa bityo nta hantu ku isi niyo wajya mu bihugu by'Iburayi hatabaye intambara nk'iz'amoko ariko ntabwo mvuga amoko y'abahutu n'abatutsi barwanaga bagura ibihugu byabo. Iburayi byarahabaye n'ujya mu mateka yawe uzabibona, muri Afurika mu bihugu byose udakuyemo na kimwe nabyo byarabaye. Kubera iki? Kubera ko byari ibintu bimeze nk'imiryango utagira ngo wenda niyo bavuga amoko ubu ngubu kubera ko abantu tumaze kuba benshi tubona yuko wenda byari ibintu bimeze nk'ibihugu. Byari abantu barwanira amariba y'inka, byari abantu barwanira ubwatsi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ntabwo tugira uko u Rwanda rwatuwe rero nigeze numva niba ari wavuze ko wize ku bwa Habyarimana, tugire uko u Rwanda rwatuwe hagati y'abatwa abahutu abatutsi ukuntu rwagiye ruturwa bitunyuriremo twumve uko Okay, muraza kunyemerera kuko dushigaje igihe gito kugira ngo iki kiganiro kirangire. Ngira ngo ahari tuzagira ikiganiro kirambuye cy'amateka. Twatangiye tuvuga ku buzima bubi abanyarwanda bari mu gihugu barimo, ariko inkomoko ikaba ubuyobozi bubi ndetse ikaba no guta umuco. Twari turi ku muco cyane, yenda iby'imiturire n'imizire y'abanyarwanda mu Rwanda no kugira ngo iri zina Rwanda ibeho, ngira ngo tuzabikorera ikindi kiganiro. Ahubwo nagira ngo mbibarize ikibazo, nkibaze yenda bwana Sinderibuye ndetse nkibaze na mumbabarire kibaze na Ruganzu, mbabaze ikibazo. Ese mubona intandaro y'iyicana ry'abanyarwanda, kunyagwa, kwamburana, uyu munsi umunyarwanda akaba atuye ku butaka bw'u Rwanda ari umukodesha ku butaka kuri gakondo ya se na sekuru na sekuriza akaba ari umupangisha, mubona inkomoko yabyo ari umuco watakaye, nuko ubwami butariho, nuko repubulika ari y'umututsi, nuko se akorana n'abahutu? Mubona impamvu yabyo yaba ari iyi? Reka ntangirire kuri Sinderibuye. inkomoko iriho buno muri iki gihe turimo y'abanyarwanda guhura na kiriya kintu, urabona ko hari icyo bita inyenzi zitera ziva muri za kiriya gihugu cyitwa za Burundi, za Bweyeye, za Hehe, zarakonturumye zijya gufatanya na Museveni. Zimaze gufatanya na Museveni, ariko ntabwo mu gufata igihugu ntabwo urabona uko byacitsemo nyine icyo bapfuye ntabwo abantu bakizi, ariko intandaro nuko iriya ngoma yo kuri cyami ariyo Kagame aturukamo yashatse gufata byose, ariko uretse ko bageze mu gihugu bagacanamo muri iki gihe. Sinzi impamvu nkamwe mwabaye muri FPR cyangwa mwanabanye ibyo mwapfuye ntabwo tubizi, ariko icyo tuzi cyo ikintu gihari ubu ngubu nuko Kagame yafashe byose, arasa indege, amaze kuyifata araropinga amasezerano yarusha ayaca hejuru, kandi reka yace no hejuru kuko mu ishyikirano ubundi hagombye kuba harashyikiranye umuhutu n'umututsi. Nge niko mbyumva muri mind zanjye, hagombye kuba harashyikiranye umuhutu n'umututsi, ntihashyikirane Habyarimana na Kanyarengwe. Urabona ko amasezerano bagiye inyuma yayo bahisha amahanga ikibazo u Rwanda rufite. Ikibazo u Rwanda rufite ni umuhutu n'umututsi, nta kindi kibazo kiri aho ngaho, kuko niyo Kagame ari kuvuga ngo ndashaka interahamwe, umuhutu uje agakuma amashyi agahita apfukama ahita amwemerera. Umubwiye ati tugabane, aramubwira turi interahamwe. Ubwo rero ku magambo yanjye ni aho ngaho. Ku bandi batutsi muri hanze mwahuye n'ikibazo na Kagame, ibyo mupfa murabizi, kuko twebwe ntabwo tubizi. Icyo tuzi cyo nuko abahutu ikibazo bafite nuko bambuwe byose, ibintu biri mu Rwanda byose abatutsi batuyemo nibyo bambuye abahutu. Ubu abahutu barateragiye, n'abandi bakikomeje ibintu byabo barabakubita amahiri bakabambura mu bintu byabo bakagenda. Umuhutu yataye umutwe, bamutesheje umutwe, n'uvuze ijambo baravuga ngo ni interahamwe, ngo azanye ingengabitekerezo. Naho ngaho ikibazo kiri nuko bimeze.
Bwana Ruganzu wowe niko ubibona? Beni ibyo ari byose ngewe ntabwo mu by'ukuri mbona ko ikibazo kiri hagati y'abahutu n'abatutsi. Kubyumva cyo ntabwo umurenganya. Hari abantu bagendeye muri ya nyigisho nakubwiye imaze imyaka irenze 100 yazanywe n'abazungu yateranyije abahutu n'abatutsi. Wenda tugaruke kuri ibi bintu bya FPR itaha. Iyo kiba ari ikibazo cy'abatutsi ntabwo FPR yari gutaha irimo abahutu, ariko abahutu ndi buvuge ntabwo ndi buvuge Kanyarengwe, kuko Kanyarengwe ni umuntu nawe wari warahunze ingoma yabo aza guhura n'abo batutsi n'abandi bahutu bari barahunze. Kuko niyo wajya muri kiriya gisirikare abantu bari abahutu niba ubyibuka bari benshi kandi bakomeye. Bagiye baba even right now. Yes. Tureke bitumaze tubireke kuko ibyo nituvuga byaka kanya umuntu ashobora kukubwira ngo kuko bahuriye hariya wenda bakavangoya. Abari hanze bari barahunze hari harahunze abahutu n'abatutsi. Ikindi cya kabiri uzafate urebe speeches za Kigeli ibyo yagiye avugana na za BBC. Buri gihe ntabwo Kigeli yigeze n'umunsi umwe avuga yuko yigeze agirana ikibazo n'abahutu. Uzabona yuko hari ahantu kigerageza kuko niba wari politike y'icyo gihe niwe wari uzi ibyo arwana nabyo. Kigeli yarwanye n'abazungu avuga ko abazungu bamukuyeho nta munyarwanda n'umwe bamukuyeho. Sibyo? Nubwo abazungu babyikuyeho bakabiha abandi bantu bati dore tubahaye gutegetse mujye muvuga ko rimwe mwabikoze, kandi nta nubwo batwereka inzira babikozemo kuko nta revolution yabayeho. Kuko ibi revolution yabayeho ibihugu byinshi byabayeho revolution, abantu barize bagenda bareba amateka y'ibihugu binibi abantu bakoraga revolution uburyo bagiye babikora. Ibyo ni ibintu twese tusa nk'abaziranyeho tutagiye muri ibintu byinshi, ariko dufite ibintu twamize bunguri. Kagame ni ukuvuga ngo ngewe njya nibwira abantu nti Kayibanda, Repubulika ya Kayibanda yarakanga. Repubulika ya Habyarimana ibigisore, ubwo ndagenda ku bwana bwa Repubulika ya Kayibanda kuko ntabwo abantu bari bakabwabaye abagome n'ibiki byose, niyo mpamvu nyita kana. Ku bwa Habyarimana ari maze kuba igisore urabona ibyo yakoze. Ubu noneho ya Kagame bayi bukombe muzareba ibyizakora, reka mbahanurire hakiri kare kugira ngo murebe ko ibyo bintu bikorwa na Repubulika bidakorwa ne, kuko nkuko nigeze kubivuga ntabwo ubwami bwabanishije abantu neza. N'ubu ngubu umuntu nubwo byitwa ko twanakoranye ngo na genocide ahantu Ben Ikamara ubona tubana nkaho twicanye. Reka nese urwo rwago ruva he ko hanga dufite uburenganzira noneho umuntu ashatse yakwanguti niba koko twari dufitanye urwo rwango, ariko urwo rwango baracyarutwigishana n'ubu ruracyananiranye kuko ntitwaruhoranye. Kereka niba baramaze kutwigisha umubano mwiza noneho tukaba ibi bintu byose duciyemo ari wo umubano noneho bikaba baratubanishije. Ariko simbona umubano niyo FPR ibyo yasanze noneho yagiye ibikora ikindi kintu kibi cyane, uko turacyari muri Repubulika, turacyari mu bintu bimeze nka ari ukuntu Repubulika njya nyita nk'umuntu umuvumbye cyangwa se nka urabona umwana baha ku gicuma ngo asomeho. Yego. Burya nyiri igicuma ariwe nakwita umwami asomaho gahoro gahoro nta waswa. Repubulika rero ihereje ngo isomeho iragotomera ku buryo n'umuheho uziba. Kubera iki? Kubera ko irabara imyaka barayibwira bati uragiye imyaka yawe batwagutoreye irashize. Noneho tugaruke rero kuri aka gahato icyambere ni ukuvuga ngo ibi bintu by'ubutaka wavugaga ku bwami abantu bose bagiraga gakondo zabo. No ku bwa Kayibanda nta muntu ugeze akuraho gakondo z'abantu. No ku bwa Habyarimana nta muntu ugeze akuraho gakondo z'abantu. N'ibyabaye wenda abantu batwaye itaka ry'abandi batwaye iry'abahunze, kandi muri by'amasezerano yarusha baje kumvikana yuko kubera ko abantu bamazimazemo igihe batazajya kuzana abantu intambara batwereka ikiwani. Kagame rero we yaje ari Repubulika wa mugani nakubwiye ko ari ubukombe, yaje noneho ari kirimbuzi, aza ari umucuruzi, aza ari kwa kundi bavuga ibyamagane. Hari igihe ibyamagane niba ari byo byaba yarabivuze cyangwa atarabivuze,
ariko noneho urabireba ukavuga uti se uyu muntu niba koko Magayane niba ataranabivuze ariko niba harimo uwabihimbye yahimbye ikintu akurikije uburyo kireba. Uyu aje kwigira nyiri byose, aje kwigira Imana. Wabonye ko noneho uyu munsi muri basigaye bamwita Imana. Sinzi niba icyo kintu maze kucyumva na Bizimana, maze kucyumva na Tito Rutaremara, maze no kucyumva na Bingira. Hari n'umuhutu umwe waririmbye ngo ndandambara yantera ubwoba, nawe nigeze kumva avuga ngo Kagame mubona nk'Imana. Kagame ari marima nk'Imana. Iyo arashaka ko ibintu byose nigeze kuvuga kera, mbona ubutegetsi bwe ngiye naviraga mu Rwanda nko muri za 99 gutyo. Narasomye Bibiliya nagije ndavuga ngo ubutegetsi bwa Kagame bumeze nk'ubwa Farawo na Yozefu. Farawo na Yozefu nibo bafashe igihe inzara yarateye, bagurishije abanyegiputa ibintu byabo bishiraho, batwara itaka ryabo, batwara n'inka zabo, ibintu byose bisigara ari ibya Farawo. Noneho basigara babategekesheje yuko ibintu byose ari ibya Farawo. Ariko aho Farawo atandukanye na Kagame, Farawo we ntabwo yatwaye ibintu by'abatambyi, ariko Kagame we n'amadini n'abatambyi byose abitwariye icyarimwe. Ngira ngo nicyo navuga yuko aruta Farawo, kuko abantu bari bakwiye gakondo yabo, bari bakwiye itaka ryabo, kuko nibwo butunzi bwari bakwiye. Ariko Kagame kuko yaje ari kirimbuzi ashaka gukenesha abantu, n'ubutaka bwose yarabutwaye, kugira ngo noneho, kuko buriya iyo bakodesheje ubutaka bwawe ukabura ubukode, ubwo kubera ko ufite amasezerano y'ubukode ntabwo ubukodesha ubukode rero bibuze igikode barabutwaza nyine. Urumva iyo ubuze ubukode ubawe icyambere kwemera ubukode nuko ibintu bitabiri ibyawe. Noneho rero iyo ubuze ubukode, uwo mu ruzungu bita landlord cyangwa Bagande bamwita nyini, ubwana nyini, Abanyarwanda bamwita nyiri byondo. Ni n'amagambo yadutse ubugubu. Ubwo rero urumva iyo uri umukode rero, iyo uri umukode ibintu biriho ntabwo ntabwo ibintu biba ari ibye. Ubwo ni ukuvuga ngo bigaragara yuko icyambere arimo arabakenesha, buri wese azabura ubukode, ibintu bibi bya Kagame. Ariko rero noneho reka nihe umwanzuro no guta umpaye. Yego, nubundi tugeze ku musozo. Abanyarwanda nibagumya muri izi ntambara zabo ngo twebwe turi Abahutu n'Abatutsi, bakanga umuvandimwe bahoranye, Kagame nawe cyangwa se n'indi repubulika niba izongera kubaho, kuko ntekereza ko nta repubulika izongera kuba mu Rwanda yari ya nyuma. Ariko biramutse bikomereje aha, Abanyarwanda ntacyo bazasigarana, bazaba abagaragu ba Kagame burundu, akabakoresha ibyo ashaka, kuko ntacyo baba basigaye batunze. N'urwara rwo kwishimangira ngo yazageraho akababwira ati n'inzara zanyu mujye muzima. Nuko rero igikenewe ku Banyarwanda, nk'uko mbere iyo umwami ariwe muhuza, ariwe mubyeyi w'Abanyarwanda, buryo umwami yitwaga umubyeyi, bakigira umubyeyi umwe bakaba umwe, bagatahiriza umugozi umwe, ari Nyabutatu Nyarwanda. Kuko Nyabutatu Nyarwanda ntabwo ejo ubu ngubu yahozeho, yari Abanyarwanda ari agati k'inkubirane, kandi ntabwo bitwaga Inyabutatu kuko bari amoko y'Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa, ahubwo bari Inyabutatu kuko umugozi w'Inyabutatu ntucika. Kuko kera wibuke ko iyo abantu babohaga umugozi ukomeye bawitaga Inyabutatu. Abanyarwanda bose, Abagesera, Ababanda, Abanyiginya, Abayega, ukurikije ayo moko yose niyo yitwaga Inyabutatu. Iyo umuntu yabaga ahatswe ahantu ari umusinga, akaba ahatswe mu Banyiginya cyangwa mu bundi bwoko, akabona umutware w'umusinga waje kubasura, yaragendaga akamuramutsa akamubwira ati genda umusinga wo kwa kanaka, noneho bakamenya akamuhakirwa, akavuga ati uyu muntu ni uwacu, n'iki muzamufate neza. Nuko ibyo bintu byari bimeze. Ubuhake ntabwo bwari bubi. Ugira Imana agira umuhaka. Abasoma Bibiliya muzagende murebe, uzagenda usanga harakubwira webden ndumva na pastors bya Bibiliya, umuntu ukasanga umuntu agiye kwa Dawidi akamubwira ati Nyagasani niba nkugiriyeho ubuhake, bivuze ko ubuhake ari bwiza, niba nkugiriyeho umugisha umpake. Ugira Imana agira umuhaka. Ndumva rero iby'Abanyarwanda usibye ko ibyo ari byose
n'ubuhake bwavuye ku mibereho yari iriho, kuko icyo gihe hari ibintu by'inka, ntabwo umuntu yari gukorera inka umunsi umwe cyangwa ukwezi kumwe. N'izi saha ntawe ukorera inka umunsi umwe cyangwa ukwezi kumwe. Hadutse ibindi bintu, ariko bajya gukora jenoside bakubwiraga ko barimo kwica abatutsi ngo batazabaheka, ukagira ngo abo batutsi bari guhekwa. Erega abahutu n'abatutsi barahakanwaga bose, na Rudahigwa yabaye umuhutu. Erega ese mwaba muzi ko Rudahigwa yabaye umuhutu wa Rwabutogo? Uyu mugabo uvuye ahangaha ni umwuzukuru wa Rwabutogo, yaba yaragarutse mu kanya yabibabwira. Ariko Rudahigwa yirahiraga Rwabutogo kuko Rwabutogo yamwitaga umuhutu we. None se ko Rudahigwa yavugaga kwa Musinga, ubwo buhutu batubwira yabaye umuhutu ate niba ubuhutu ari ubwoko? Ntabwo ubuhutu ari ubwoko, na Rudahigwa yabaye umuhutu. Ndagira ngo bibabwire kugira ngo tubyumve neza. Ugira Imana agira umuntu umuhaka, kandi mu gihe tugeze mu gihe cy'indege, tugeze mu gihe cy'umuntu were wese yikorera ibye, tugeze mu gihe kindi kitari cya kindi cya technology, umuntu kumva yuko yahora undi ngo azamuheka. Umuheka ese ubundi okay, uzanze hazagira umuntu uzumubwire ko yampeka ku buntu arebe ko mwemerera. None tureke ko kugira ngo umuntu ajye guhekeza. Ahubwo se ninde udahekwa uyu munsi? Ushobora kujya mu tawuni utari mu modoka, ntago se baba guhetse. Amasaha yaturangiranye ku isaha. Wakoze cyane gutegura ikiganiro cyiza. Ndagushimiye, ndashimira Abanyarwanda. Imana igumye kubakomeza no kubungura ubwenge no kubaha umwanya wo gushakashaka kugira ngo bamenye icyo bapfuye, noneho bazite ku cyo bapfana. Murakoze Bwana Sinderibuye. Umunota umwe kuko ku masaha yacu turengejeho umunota umwe n'ubundi. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Dushimiye abantu twakoranye ikiganiro. Ibi tuganira ni ibintu ni ibintu bizwi ko abantu bagiye babyiga, ariko niba byarigishijwe ronge, niba byarigishijwe uburyo buri bwose, ntabwo tubizi. Abatwumvishije mu gihe kiri imbere muzatubwire ati ibintu mwaganire ni ibi n'ibi, mugaruke kuri Radio Isano. Radio Isano nigeneye kuganira ibibazo Abanyarwanda batekereza, ibibazo Abanyarwanda bibazaho. Turacyari kumwe namwe, ntabwo turi babi, turabakunda. Abahutu, abatwa, abatutsi, duhurira hano ku Isano. N'abari Kigali muri FPR mugire ko mu comment kuri Radio Isano. Murakoze. Dushimiye abo bantu bakuru babonetse kuri iki kiganiro. Murakoze, mubane n'amahoro y'Imana. Yego, urakoze cyane. Reka ngushimire Bwana Ruganzu, nshimire Bwana Sinderibuye, nshimire na mugenzi wacu wavuyeho kubera impamvu za tekinike cyangwa se impamvu za muriro kuri telefone. Mbashimire mwese abari badukurikiye. Iki kiganiro turaza no kongera ku cya porodinga kandi kuko abantu hariho emergency yari iriho kuri TV ya Badrama, ngira ngo nkuko nabibonye. Hanyuma abantu benshi ngira ngo niho babirutse kugira ngo babanze bumve iyo mpuruza, ariko ndagira ngo turaza kongera gusubizaho iki kiganiro ku mugoroba, kuko nitumenya icyo dupfana tuzakuraho icyo dupfa. Niyo mpamvu iyi radio yitwa Isano, kuko Isano Abanyarwanda bafitanye niryo riruta ibindi byose twapfa. Rero munyemerere mbashimire, bifurize gukomeza kunogerwa n'ibiganiro bya Radio Isano ndetse n'ibiganiro bya Radio Televiziyo Isano. Tubibutse yuko tuba turi icyarimwe kuri Radio Isano ndetse n'icyarimwe kuri televiziyo yacu Isano. Reka dushimire cyane cyane Jerome Nzohabonayo wakomeje kubana natwe, ndetse dushimire niyo rubyiruko wabanye natwe muri uyu munsi. Dushimire kandi Nkamira bashaka Joseph nawe wabanye natwe. Tubashimire namwe mwese mutabashije gutanga ibitekerezo byanyu. Dushimire Theophile Twagira Yezu nawe wakomeje kubana natwe. Tukomeze tubifurize ibihe byiza kandi tubifurize umugisha w'Imana ndetse no gukomeza kubana nayo. Abanyarwanda bave mu kinyoma ahubwo twinjire mu kuri. Imana rero ibaduhera umugisha. Mwirirwa amahoro, mwari kumwe nanjye Ben Mugisha, umuyobozi w'ibiganiro. Imana ibarinde. Let's Ben.
naje nje kuguhobera ikindi nje kukuyagira unyemerere gikundiro mwegamire duhozanye idora bawe barashize amarira n'amariba ngo byihetsa abavandimwe unyemerere nkuyagire amarimbi yaruzuye yarweru n'ubusamo ngo bincike Radio Isango, Voice of Africa. Kate zana iyo telefone ya papa niyumvire ikinyarwanda. Reka nanjye niyumvire Radio Isango. Icara hasi rero twumve twese. Sawa ikara nawe. Yo uziko Radio Isango yazi igihe reka tubibwire ababyeyi bacu. Abagome mu nsendera